umupapa wakuye isabato kwera kwayo akayishyira ku cyumweru. Ngiyi ni foto y'idore reka nyikwereke. Nguyu uyu yitwa Mutagatifu Silvestri wa mbere. Urumva ndasoma agatabo kitwa Nkurikira kandikwa na Kiliziya Gatolika. Ngo hano ngo yavukiye Roma atorwa kuri 31 z'ukwa mbere 314 atanga ku ya 31 z'ukwa 12 335. Niwe wa mbere wambaye ikamba ry'ubupapa, ni nawe wakoranyije konsili ya mbere y'Inayisi ya yindi yashyizeho indanga kwemera dukoresha mu misa ariyo credo, kugira ngo izuka rya Nyagasani riba ari ryo rihimbazwa. Yashyizeho icyumweru. N'umuntu ni papa. Ikibazo giheruka, none twumvira abantu cyangwa twumvira Imana? Usomye noneho mu byakozwe n'umwa 13:14 none naho wasomye cyangwa byakozwe n'umwa 17:2 aho bamanyaguraga imitsima habaga ari ku cyumweru. Ubu tuvuga ku cyumweru ariko wari uwa mbere w'iki w'isabato na Bibiliya ivuga ko ari uwa mbere w'isabato. Noneho kuvuga ngo uwa mbere w'isabato niho bakoraga iteraniro, niho havuye icyumweru. Iby'icyumweru turaza kubigarukaho mu kanya. Aha rero hari agatabo urakabona kitwa ngo wisoma agatabo soma Bibiliya. Hari amagambo yakavuzwemo ngira ngo nifashishe wikuri ukavuga kuko abantu bose ntibagafite kandi n'uwakanditse ntabwo yahuriweho n'abantu benshi nkuko Bibiliya zahuriweho n'abantu benshi. Kuko ubundi reka nkubwire n'uwigisha abantu agatabo. Mwebwe mwikoreza abantu imitwaro namwe yabananiye niko bavuga. Kugeza ubu ndagira ngo mbabwire ko hashobora kubaho abantu bagenda barinda isabato n'amategeko, ariko iyo bishe rimwe abayarimbuye yose bamara kumva bibayobeye bakajya kuri Kristo ngo ni abakirisitu, ariko mu by'ukuri ugasanga ibyo avuga ni bya by'abafarisayo yasebyaga abakristu bagasebya Kristo. Ubwo ibyaba byiza nuko amategeko yose twayareka? Oya, ntabwo twareka kuko amategeko atwara ibigande kandi ibigande biracyariho. None abakristo ntaho bahurira n'amategeko? Dufite amategeko y'isezerano rishya tukayoborwa n'Umwuka Wera. Niba tubizi neza n'abandi badukurikiye, iyi sabato yahawe Abisirayeli kwari ukugira ngo bayiziririze bibuka neza ukuntu bakuwe muri Egiputa mu maboko ya Farawo. Abo ntabwo ari abanyamahanga, ni Abisirayeli gusa. Ni Abisirayeli hariya muri Aziya, hagati y'Uburayi, hagati ya Aziya, hagati ya Afurika, hagati ya Aziya zombi. Hariya niho ubwoko bwa Isirayeli butuye, niyo mateka duhora tuvuga. Isabato ni yabandi. Isabato rero yabaye isabato y'Abisirayeli mbere yabanje kuba Adamu na Eva. Bamaze gukora icyaha, iyo sabato yari imaze nta kintu yari bamariye, nta na kimwe. Ahubwo imirimo y'Imana yarakomeje. Noneho Imana iza kugira impuhwe kubwo gukunda umuntu, kuko yaremye umuntu imukunze. Nuko Yesu aza ari igisubizo ku Bisirayeli bananiranye bose, aza ari igisubizo ku ntabwa abantu batagira shinge na rugero, badafite isezerano na rimwe, badafite n'amategeko. Yesu aza ari hagati yabo, aza atarobanura abana b'Imana gusa. Icyakora misiyo yari yo gukiza ubwoko bw'Imana Abisirayeli. Niyo mpamvu twasomye muri Yohana havuga ngo yaje mube abe ntibagira gute, ntibamwemera. Ngo icyakora bamwemeye bose, n'abatari bagenewe urukundo rw'Imana, n'abatari bazwi, n'abadafite gakondo ku Mana. Twibuke ko abantu Imana yari yaratoranyije ishyanga, yari yaratoranyije kugira ubwoko bwayo, kugira abana bayo, n'Abisirayeli gusa, ntabwo ari abanyama, ntabwo ari isi yose. Aka kanya mbere yuko dutangira tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe, aho tuza kurebera hamwe umukristo n'isabato. Umukristo n'isabato. Reka dusenga Imana. Mana yera mu ijuru, Mana isumba byose, turagushimye kuko uri Imana, uri ndiho kandi uzahoraho iteka. Amen. Uri Imana ishobora byose, nta kijya kibasha kurogoya imigambi yawe. Utuyahirengeyeho mu ijuru, uri Imana itaragaragaririshwa n'aya maso y'umubiri, ahubwo uri Imana y'umwuka. Nyemera rero natwe turi mu butware bw'ijambo ryawe, utuyobore kandi utwigishe kubw'impano z'Umwuka Wera, kubw'ubushobozi,
kubw'ubutware n'imbaraga zawe ujye ukoresha mu kwimenyekanisha ku bakuzi no ku bashaka kumenya. Turagusabye kugira ngo ube mu ruhande rwacu, umugisha abantu bose baza gutega amatwi ibiganiro tugiye kugirira ahangaha, umugisha mwene data turi kumwe, umpana umugisha nawe n'abandi bose bifuza kandi bashaka kukumenya. Amen. Ngwino tugire neza, udushoboze muri byose, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye. Amen. Reka duhakanye rero Dominique urumva ko tugomba gukoresha gucunguza uburyo umwete. Yego. Kuko ijambo ry'abavanga ngo ducunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. N'igihe ari kigufi. Iminota ari mike. Nagira ngo rero noneho dutangire. Abantu baza kutwumva baraza kudufasha, abarandika ubutumwa bugufi batubwira icyo bazi ku isabato, ku mukristo n'isabato, cyangwa se ku mukristo n'icyumweru. Uko wabishaka kose, waba ari uwa mbere w'isabato, waba ari isabato, ukuza kubyumva cyangwa se inyigisho wowe wahawe ugende ku ijambo ry'Imana, uyitwoherereze duhuze icyo kiganiro ko twese turi abakristo. Nagira ngo Dominique ngo akanya utangire mu minota runaka twavuganye, natwe turaza gukomeza tujya dufatanya nawe. Karibu. Reka mbasuhuze inshuti bavandimwe, amahoro y'Imana abane namwe. Ndagira ngo tutaza kuza kujya kure tukirengagiza icy'ingenzi. Ahangaha mfite iminota 10 yo gusobanura ibyo nahawe gusobanura itarenga. Ubwo rero ndagerageza kuyikoresha uko nayihawe, ariko hari ikintu ngira ngo wowe uteze amatwi uze kuza kuzirikana. Iyo igihugu cyahinduye amafaranga, ntabwo gishobora guta umwanya gisobanura uburyo amafaranga atagikora ameze. Ahubwo kuri radiyo bafata umwanya wo gusobanura ibimenyetso bigize inote nzima. Ni muri ubwo buryo rero tutari buze kujya kure y'iki ibyanditswe byera bivuga, kuko ibyanditswe byera Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, cyane ko zombi ngewe nazizanye ndazifite ahangaha, nizo muyobozi utayobye, ndetse zisobanura ukuri nk'uko Imana yaguhamije. Ntarinjira rero muri iki cyo gusobanura aho umukristo ahurira n'isabato cyangwa n'icyumweru, turabanza dusoma amagambo. Kerema uraturebera amagambo aboneka mu Kubara igice cya 23 umurongo waho wa 19. Aya magambo muvandimwe wanjye uyumve neza kandi uyaha agaciro kayo. Kubara 23 umurongo waho wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kubara umurongo waho ibice 23 ku murongo wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kubara ibice 23 umurongo wa 19. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Okay, urakoze cyane. Imana ntabwo ari umuntu ashobora kubeshya, umuntu ashobora guhinduka agahindagurika. Icyo umuntu yakubwiye none ejo ashobora kutagisubiramo. Ariko Imana yacu, Imana yaremye ijuru n'isi, Arufa na Omega, Imana idahinduka. Ibyo yavuze uko yari kera na n'uyu munsi niko iri. Reka rero tuze guhindura imyumvire ku byo twumva n'Imana cyangwa tuyikekaho. Igihe gishobora guhinduka bigatuma umucyo abantu mu gihe cyashize bagenderagamo nawe usa n'uhindutseho gatoya. Ariko ntabwo kwa kuri kuba guhindutse. Ndabisobanura muri aya magambo uri buze kuza kubyumva neza. Ikibazo rero kitwicaje ahangaha ni ikibazo ingingo nyamukuru mu nsanganyamajwi yumvikana. Mbese isabato ni icyumweru, nuwuhe munsi abakristo bakwiye kuruhukaho, nuwuhe munsi Bibiliya ihamya kandi yemera. Turi buze no kuza kureba uwo munsi, tumaze kubona turebe se wahindutse gute, wahinduwe nande, ese byagize izengaruka ku bakristo. Ikindi uza kuza kunyibutsa Kerema ni iki ngiki ntaza kukibagirwa. Mbese abantu bazajya mu ijuru kubera ko baruhuka umunsi runaka, cyangwa bazajya mu ijuru kubera kuyoborwa n'imbaraga ya Mwuka Wera? Icyo turubuze kukireba. Turubuze kukireba. Ntabwo tuza guciraho iteka abantu baruhuka ku munsi umwe ngo dutsindishiriza baruhuka ku wundi. Ibyo ryaba ari ikosa Bibiliya itemera.
ahubwo umuntu ashobora kuba mu gihe runaka ataramenya umucyo wose uko wakabaye. Igihe atari yawumenya Imana iramutegereza. Burya Kerema ngo gukangura umuntu usinziriye biroroha, ariko gukangura umuntu wisinzirije udashaka kukwita bakakwereka ko asinziriye kandi ari maso, nubwo wavuze ingoma ntiyavayo. Amategeko yayo rero yerekana imico yayo, ariko ntadutera kugira imico y'Imana. Amategeko y'Imana yerekana imico y'Imana, ariko ntadutera kugira iyo mico yande y'Imana. Kerema, shyira mu nyurabwenge nawe ucyumve. Kugira ngo Imana itwereke ko turi babi, yifashishije amategeko. Turi kujyana. Kuko na Pawulo arabivuga ngo iyo amategeko atabaho ntiyari kumenya icyaha. Turi kumwe? Ntiyari kumenya icyaha. Amategeko ntitwayahawe. Twayahawe uburyo bwo gufasha Imana kuducecekesha, kutwereka ko turi abanyantege nkeya, kutwereka imana magambo ko twayigomeye tukayinanira. Kandi amategeko ahamya neza yuko ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Abantu bagerageza gushaka agakiza baciye ku mategeko rero, burya ni nko kugerageza gushaka kurenganurwa wifashishije igitabo cy'amategeko, kandi rya tegeko wifashisha kugira ngo rikurenganure ari ryo riguciraho iteka mu gihe wakoze icyaha. Urabizi iyo umuntu ageze mu rukiko basoma iki? Amategeko. Iyo rero iki tegeko rivuga nta muntu ushobora kugenza gute, nta muntu ushobora kugihindura. Ntabwo rero buryo ushobora kwifashisha umupolisi ugufatiye mu cyaha mu kugira ngo ubone umutekano, ahubwo umupolisi akora umurimo we. Reka dukomeze noneho rero kugira ngo tubyumve neza. Turareba amagambo aboneka mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 20. Nari mvuze nti amategeko yayo yerekana imico yayo, ariko ntadutera kugira iyo mico. Ndumva ndi hafi ya Bibiliya cyane. Abaroma igice cya 3 umurongo waho wa 20. Reka twumve icyo atubwira. Haratubwira ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Turukujyana? Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yawe Kerema niko zivuga. Amategeko ni yamenyekanisha iki? Ni yamenyekanisha icyaha. 3, dukizwa no kwizera gusa, nkuko tubisanga mu Befesi igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza kwa 10. Haratubwira ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye ku mirimo, ntibyavuye no ku mategeko, ahubwo byavuye kuri Yesu Kristo. Ni ukuri. 4, none se iyo tuvuze kwizera tuba tuvuze yuko amategeko atari ngombwa? Abaroma igice cya 3 umurongo wa 21 n'umurongo wa 31 naho harabisobanura. Ni amagambo make cyane. Pawulo yaravuze ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Umurongo wa 31, mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera? Ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Niko Pawulo yavuze. Ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Aho ikibazo gisigariye ni hehe noneho rero? Ngira ngo kugeza ubu nta mukristo ufite mu bwenge hazima ushyira, ndetse nubwo utaba umukristo ukaba umuntu ushyira mu gaciro, ntabwo watinyuka kuvuga ko Imana ibaho ngo itegeke isi n'ijuru kandi ngo izacira ubanza umunyabyaha itagira amategeko. None se yakwifashisha iki? Ukuye amategeko muri uru Rwanda byagenda gute? Iki ni ikintu umuntu wese ushobora kwiyumvisha ushyira mu gaciro ashobora kumva. Noneho twakwibaza tuti amategeko, abantu bo muri rusange amadini yose Kerema burya aziko gusambana ari iki? Ari icyaha. Wasambanye idini riramuhana na leta ikagenza gute? Ikamuhana. Ndewe no mu miryango hari igihe nabwo bagufatira iki? Ibihano. Uwibye leta ikamuhana, itoro rikagenza gute? Rikamuhana. Turi kumwe? Noneho rero reka twihute. None niba amategeko y'Imana, Imana yatanze ari amategeko 10, ntushobora no kuryama ngo usinzire igihe cyose uyatekereje, cyangwa se urebye ibyo asaba kugira ngo uzajye mu ijuru. Yo rero arakubwira ngo kuko nta gakiza nifitemo, kuko ndashobora kugira icyo nkumarira, kuko adafite agakiza yo ubwayo. Dore Kristo ubasha gukuraho ibyaha. Nuntindi imbere ngenda gukumbanya, ihute ujye ku musaraba. Iyo ugiye ku musaraba rero uhasanga uwayasohoje yose mu mwuka no mu mubiri. Noneho wamara kumwakira nk'umwami n'umukiza we mu buryo bwa mwuka, icyo gihe
amategeko yandikwa mu mutima wawe. Bivuze ngo imbaraga yayumviye muri iyi suzi ko Yesu Kristo nta kintu ugeze kimutsinda, nikorera muri twe kugira ngo tubashe kujya no kwagenzaga gute yagendaga. Akandi kaga tutari buze kwibagirwa, abayuda bayasobanuye nabi, bayashakiramo agakiza, bagira umutwaro, ndetse bayagira inkoni zo gukubitisha imbabare, ku buryo kubahiriza amategeko harimo n'isabato byari ikintu kibabaza abantu, ndetse kikabatera ingorane. Kristo aza guhambura abantu rero, aza guhambura abantu mu iyo migozi y'uburetwa, abereka uburyo isabato ikwiriye kuruhuka. Bon, iyo duhereye rero mu gitabo cyo mu itangiriro tukaza tukageza mu isezerano rishya, tubona ko abahanuzi ntawahakana yuko kuva kuri Mose kugeza kuri Maraki abantu barukaga isabato. Ntitubyemeranywaho nawe? Isezerano rya kera rwose yari isabato. Hari n'andi masaha tutari buze kuza gusobanura, ariko wenda bizagira umwanya wayo. Nihuse noneho kugira ngo ngere ku musozo, reka turebe Yesu icyo yabivuzeho. Turebe icyo Yesu yabivuzeho ku byerekeranye n'isabato, kuko abakristo benshi bajya bakunda kuvuga yuko Kristo yabambye isabato ahagana hehe ku musaraba, ndetse akayihamba mu gituro. Turubuze kuza kubibona. Luka igice cya 4 umurongo wa 16, noneho nafashe Bibiliya ntagatifu, haravuga ngo nuko Yesu Luka igice cya 4:16. Reka mfate nangi yera kugira ngo nukuvuga ngo Luka ibice 4 umurongo wa 16 twagiye. Okay, reka banze usome nge ndasoma nyuma. Luka ibice 4 umurongo wa 16. Yego. Ajya Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato, yinjira mu sinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Birahagije. Nashaka ko iryo jambo ngo nk'uko yamenyereye byari kawaida kujya mu rusengero ku munsi w'isabato. Hano muri Bibiliya ntagatifu baravuga ngo Luka 4:16, Ivanjiri ntagatifu nyine uko yanditswe na Luka, ngo nuko Yesu ajya Nazareti aho yari yararerewe, maze nk'uko yabimenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato, nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu. Ihute cyane noneho tujye muri Luka nanone igice cyaho cya 23, turahera ku murongo wa 54. Luka 23 na 3 umurongo wa 54. 23 umurongo wa 54. Ho rero hari umutwe w'amagambo uvuga ngo yego soma. Dusome mu izina rya Yesu. 54 haravuga ngo hari ku munsi wo kwitegura isabato. Ni igihe Yesu yaramaze gupfira hehe? Yenda gusohora ku musaraba. Nuko abagore bavanye na Yesu i Galilaya bamukurikiye, babona imva n'intumbi uko ihambye, basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu, kandi ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko byategetswe. Yesu yarakiriho ahangaha. Yesu birumvikana ko yari yamaze gupfa. Noneho hepfo ntabwo wasomye 24 umurongo wa mbere. 24 ku murongo wa mbere. Ku wa mbere iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije. Yego. Urakoze cyane, rekeraho. Reka nanjye nsubiremo muri Bibiliya kugira ngo dusigaje amasomo agera kuri 2 yonyine. Uhite usa nk'uhinira hafi. Yego. Ngo wari umunsi w'umwiteguro wabanzirizaga isabato, igihe Yesu yapfaga nyine. Abagore bari bavanye na Yesu mu Galilaya bakurikira Yosefu, bitegereza imva n'ukuntu bari bashizemo umurambo we, nuko barataha bajya gutegura imibavu n'ibindi bihumura, maze ku isabato bararuhuka nk'uko byari bitegetswe. Yesu ntiyarakiriho, yari yamaze kugenda. None nk'uko byari bitegetswe. Ku 24 umurongo wa mbere noneho ngo ku wa mbere ukurikira isabato, mu museke wa kare abagore bajya kumva, bajyanye imva bari bateguye. Urumva neza yuko n'uyu witwa ngo n'uwa mbere siko birigenza gute. Ibi ni ibintu abantu bahinduye. Uwa mbere w'isabato, ngo nuko ku wa mbere w'isabato ukurikira isabato mu museke wa kare, ubwo hari ku cyumweru nyine. Hano baranasobanura handi ngo ariho ku cyumweru. Okay, none ikibazo kindi, ese Pawulo hari icyo avuga ku isabato? Somere byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 2. Byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 2. Turebe intumwa koko uburyo 17 umurongo waho wa 2. Ibice 17 umurongo waho wa 2. Dusome izina rya Yesu. Nuko Pawulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo,
ajya impaka nabo ku byanditswe ku masabato atatu. urakoze cyane. Hano Yesu bavuze ngo ajya i Nazareti nk'uko yamenyereye. Hano Pawulo ngo nk'uko yamenyereye ajya impaka nabo ku masabato inshuro zingahe? 3. Ndebere byakozwe amasabato atatu. Amasabato atatu. Ubwo nyine impaka zanze kurangira ku isabato asubirayo no ku yindi agenza gute? Bujya mu byakozwe n'intumwa 13:44. Byakozwe n'intumwa 13 44. Hano muri biriya ntagatifu risomaze gusoma baravuga ngo Pawulo rero yinjira mu isengero nk'uko yari yarabimenyereye, yikurikiranya amasabato atatu yose ajya impaka nabo ahereye ku byanditswe. 13:44. Soma rwose. 13 byakozwe no 13:44. Yego. Aranditswe ngo 13 umurongo wa 44. 13:44. Aranditswe ngo ku isabato ikurikiraho hera ku murongo wa 42 waza gutaruka. Bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. 44 noneho. Ku isabato ikurikiraho ab'umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Nshatse sinasubiramo muri ntagatifu ko birahamanya. Hano ngo nuko Pawulo na Barinaba basohotse abo bantu babasaba ko ku isabato itaha bazongera kubabwira ayo magambo. Noneho hepfo ngo ku isabato yakurikiyeho hafi umujyi wose urakorana kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Urabona yuko nge ndashoje kere ndashoje nsigaje isomo rimwe. Urabona yuko amagambo avuga ngo Kristo yabambye isabato ku musaraba ngo ayisiga mu gituro, nawe uri buze kugira ikintu yavugaho. Noneho ikibazo giheruka, ninde wahinduye isabato? Ninde wahinduye isabato? Muri Danieli 7:25 harabivuga. N'ubuhanuzi ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho ibihe n'igihe n'igice cy'igihe bizagenza gute bizashirira. Uyu ninde noneho rero? Ni ubwami bwa kane nk'uko ubuhanuzi bwa Danieli bubisobanura, kandi ubwo bwami nta gushidikanya na ntagatifu irabusobanura. Ni ubupapa. Umupapa wakuye isabato kwera kwayo akayishyira ku cyumweru. Ngiyi ni foto ye, dore reka nyikwereke. Uyu yitwa Mutagatifu Silvestri wa mbere. Urumva? Ndasoma agatabo kitwa Nkurikira kandikwa na Kiliziya Gatolika. Ngo hano ngo yavukiye Roma, atorwa kuri 31 z'ukwa mbere 314, atanga ku ya 31 z'ukwa 12 335. Niwe wa mbere wambaye ikamba ry'ubupapa, ni nawe wakoranyije konsili ya mbere y'Inayisi, ya yindi yashyizeho indanga kwemera dukoresha mu misa ariyo credo, kugira ngo izuka rya Nyagasani riba ari ryo rihimbazwa. Yashyizeho icyumweru. Ni umuntu, ni papa. Ikibazo giheruka, none twumvira abantu cyangwa twumvira Imana? Ibindi biragaruka muri debo. Urakoze Dominique. Reka dushimire Dominique, tugaruke mu kanya aho tuza gukomeza tureba noneho icyumweru cyangwa se isabato cyangwa se n'indi minsi yose, tureba n'Imana rurema, Imana imwe, Imana ishobora byose, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera cyangwa se Imana Roho Mutagatifu. Turimo turagirana ikiganiro kitarimo impaka, ahubwo cyo kugira ngo dufashanye twifashishije ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye neza icyo umwuka abwira amatorero. Reka rero nanjye mbabwireho gatoya uko nzi ijambo ry'Imana uko rimbwira, kandi ijambo ry'Imana tuzi ko ari ubuhanuzi bw'umwuka, n'amagambo adasobanurwa nk'uko umuntu ashaka, ahubwo n'amagambo asobanurwa mu buryo bw'umwuka, n'amagambo asobanurwa n'Imana nk'uko ariyo yandikishije ikoresha abakozi bayo. Mwihangane dusome rero ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Turasoma duhereye kuri iki gice cya mbere, aho bavuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Ijambo ry'Imana niryo rituyobora, kandi ijambo ry'Imana uyu nguyu ari we Kristo. Twese amazina yacu turi abe. Niba turabe twitwa abakristo cyangwa se abakristo, ubwo turabe bisobanuye ngo ingendo umujya ugomba kuba umwe. Niba dukoma amashyi tugomba kuyakoma nta parapara, kubera ko Kristo n'umwe, n'abamukurikira n'abagera ikirenge mu cye bagomba gukora nk'uko akora, cyangwa se kwizera izina rye. Dusome. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe.
umurongo wa 4 muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu uwo mucyo uvira mu mwijima ariko umwijima ni wawumenya umurongo wa 6 hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera icyakora uwo si we uwo mucyo ahubwo niwe wahamije ibyawo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri kandi ubwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese yari mu isi ndetse niwe wayiremye nyamara ab'isi ntibamumenya yaje mu bye ariko abe ntibamwemera icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana umurongo wa 13 niwo sorezaho abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana turihuta tujye mu butumwa bwiza bwa Yohana n'ubundi ibice ni 3 dusome ku murongo wa 18 haravuga ngo umwizera ntacirwaho iteka utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege reka mbe ngarukiye ahangaha ndagira ngo maze nse nkusobanura rero ibintu bijyanye n'imyizerere cyangwa se n'amahame abantu bagenderaho bamenya Imana icyambere Imana uko yabayeho kuva mu itangiro kugeza muri Maraki uko mwene data bivuze Imana abatubanjirije bagize ibihe byiza harimo abakozi b'Imana batandukanye bitwa ba Mose barimo ba Eliya barimo ba Elisa barimo ba Gideyoni barimo ba Dawidi umwami uzwi cyane ku isi mu mateka barimo ba Salomo harimo abantu benshi bagiye babona bakorana n'Imana rurema Imana ishobora byose ariko nta muntu numwe wigeze yiciryera nta n'umuntu numwe wigeze ahangara kureba amaso hayo bisobanuye ngo Imana iri mu bwihisho iri mu bwere bwayo ubwere bw'Imana rero buteye ubwoba kuko Imana ari yera mbere na mbere yabanje kubaho mu ngobyi ya Edeni abayibonye mbere cyangwa se abatubanjirije ni Adamu na Eva aribo bahawe isabato bwa mbere isabato yatangiriye mwitangira ibice bibiri imirongo ntago twiga tuyijyamo abantu bose barahazi iriya sabato rero yari ya Adamu na Eva arabere ari bazima iyo sabato yagombaga kubaho kuko Imana yari yashyizeho nk'ikiruhuko amen kuko isi yari itunganye n'ibirimo byose n'umuntu atunganye isabato baba barayishe isabato birapfuye bamaze gucumura babakoze icyaha isabato ibura ubusobanuro neza uretse isabato ntago yigeze yongera kubaho icyo gihe bamaze gupfa kuko bahise bapfa ahubwo hakurikiyeho imirimo y'Imana n'uburakari bwayo bukomeye kuko Imana yari imaze kurema ibintu yararuhutse koko yego iruhuka ariko kandi ishyiraho n'icyo kiruhuko ku bantu bazima beza ariko bamaze gupfa nta kuruhuka kwigeze kubaho kubera yuko abantu bari bamaze gupfa n'isi yari imaze guhinduka ukundi ikimenyetso nuko habayeho ubwere bw'Imana bukomeye cyane ku bantu bakurikiyeho hirya yabo uribuka Gahini na Abeli bicana uribuka Isodomu ni Gomora umuriro barimbura uribuka ku gihe cya Nowa umwuzure ubamara bwari mu burakari bw'Imana bukomeye ariko kuko Imana yakunze abantu irareba iravuga ngo ntabwo nakwemera ko abantu bapfa gutya ireba bari mu isi bari bamaze kororoka mu byaha byinshi no mu buyobe bwinshi no mu kugoma kwinshi irafata iravuga iti ngiye gutoranyamo umuryango ngiye gutoranyamo umuntu ushobora kuzaba wenda umwe mu bantu bashobora kurokora abantu kuko abantu bo bazapfa bashire kubera ibyaha byabo niko kujya mu muryango wa Tera irobanuramo Aburahamu ku gihe cya Aburahamu nta sabato igaragara yari iriho ku gihe cya Aburahamu nta mategeko namwe yagengaga aba bantu banduye kuriye nta tegeko na rimwe rigaragara ku muryango wa Tera kuri ba Seti ku bantu ba Enoki bariya bazamuwe nta hantu hagaragara ko amategeko yagengaga abantu kiragiye ahubwo ishanga rimaze gutoranywa ryitwa ishanga rya Aburahamu n'umuryango ukomoka kuri Aburahamu bahawe isezerano rikomeye isezerano ririmo amasezerano 7
tuhagiye wahasomera Dominique ugasoma mu Itangiriro ibice 11 ibice 12 Itangiriro ibice 12 ugasoma umurongo wa mbere ukageza ku wa 3. Yego murakoze. Ugasoma wihuse. Haravuga ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Iryo ni isezerano rya mbere. Nzaguha umugisha. Isezerano rya kabiri. Nzogeza izina ryawe. Isezerano rya gatatu. Uzaba umugisha. Isezerano rya gatatu ryo. Kandi nzaha umugisha bazakwifuriza umugisha. Rya kane. Kandi uzakuvuma nzamuvuma. Rya gatanu. Kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mwisi izaherwa umugisha. Rya gatandatu rya rende twasomye nzaguha umugisha ryo ni rya karindwi. Hanyuma iri sezerano ngo kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mwisi izahererwa umugisha. Nta mugisha n'umwe warigeze kubaho ku bantu babanjirije Aburahamu, kuko icyarangaga ko nta mugisha wari uriho hariho ibihano by'Uwiteka gusa, kuko abantu barimo bakora ibyaha. Umugisha umaze kubonerwa muri Aburahamu kubwo kumvira Uwiteka, kuko niwe wagaragaye yumvira Uwiteka. Usomye iki gitabo cy'Itangiriro kuri imirongo tumaze gusoma, ubona neza yuko aribwo Imana yari imaze kuronka cyangwa se yari imaze gutora, yari imaze gutoranya uburyo bwo gukiza abantu, gukiza. Twibuke neza ko ubungubu turimo turareba, kuko abantu bo mu isi ubungubu ikintu bakeneye ni ugukira. Ni ugukira kuko abantu buzuye ibyaha, isi yuzuye ibyaha. Hari akantu gatoya ngira ngo numve neza, ntabwo nkumvise. Uravuze ngo nta mu bantu babanjirije Aburahamu nta mugisha bigeze bagira. Aho icyo nshaka kuvuga nuko nta sezerano ry'umugisha bari bafite, ahubwo bariherewe ahangaha ku bwa Aburahamu. Hari amagambo aboneka mu Itangiriro 3:8. Uretse gatoya turaza kuza kwajya mbanze ndangize. Ahubwo kugira ngo kuko mbanze ngeze kumwisha. Habonekaga umuntu nawe wagira umugisha ku Uwiteka ari we Nowa. Birumvikana noting. Yego. Noneho ahangaha twibuke neza yuko muri iki gitabo cy'Itangiriro aya masezerano arindwi nkuko tuvuze, hari ishanga ryavutse kuri Aburahamu. Yego. Rihabwa umugisha. Uyu mugisha bavuga ni umugisha wo gukira. Yego. Ni umugisha wo kurokoka. Ni umugisha w'agakiza. Ariko noneho bigera ku muryango wa Isirayeli, nk'uko bizi ku bisekuru bya Aburahamu, ku buzukuru ba Aburahamu, kuva kuri Isaka kugera kuri Yakobo ari wa Isirayeli. Ndagira ngo nkugerere ku mategeko. Bigeze rero ku muryango wa Isirayeli we wenyine yabyaye abana 12. Abana 12 bahawe isezerano, bahabwa isezerano ku bwa Aburahamu wizeye, waheshejwe umugisha no kwizera. Arangije aragwa umugisha, ari ugiye koma kuri aba bana be, ari bo buzukuru be, ari bo rubyaro rwa Yakobo, ari bo biswe Isirayeli. Ugeze mu kuva handi wasomye muri bya bice, baje guhabwa amategeko. Yego. Bande no kuvuga ngo n'Abisirayeli bahawe amategeko. Abanyamahanga ntago bari barimo. Nta banyamahanga bari barimo. Bahabwa amategeko, harimo n'isabato. Noneho haza isabato ya kabiri. Sabato ya kabiri. Haza urumva twabanje kureba ya sabato ya mbere mu Itangiriro. Ntabwo ari ya kabiri ko avuga ngo wibuke. Buretse ndaza turaza kwagera. Noneho tugeze ahangaha muri aya mategeko yagenewe Abisirayeli, hari itegeko Aburahamu hari isezerano Aburahamu yahawe kuri isezerano ryo ku murongo wa 3 mu Itangiriro 12 rivuga ngo muri wowe niho imiryango yose yo mwisi. No kuvuga ngo Abisirayeli n'abanyamahanga bazahererwa umugisha muri wowe. Bisobanuye ngo iyo ukurikiranye mu muryango wa Yuda ugasanga ariho Kristo Yesu yavutse, hagombaga kuvuka isezerano ry'umugisha ku bantu batari bagenewe umugisha, bidaciye muri ya nzira y'amategeko nk'uko byari bigenewe ubwoko bwa Isirayeli. Kuko kuva Isirayeli bari bagenewe amategeko nk'uko Mose yabahaye. Hari amategeko 10 yayandi yose atondetswe, hari n'ayandi menshi yagiye avugwa, abwira ko ari amategeko 666. Yose ni amategeko ariko.
noneho rero icyo nshaka kuvuga ni iki rero, ndashaka kugaragaza ntabwo inyigisho cyane cyane cyangwa kugaragaza uruhererekane hari ikindi ngamije, ahubwo ngamije kugira ngo turebe isabato yari iy'abandi. Isabato ni iy'abandi. Isabato rero yabaye isabato y'Abisirayeli mbere yabanje kuba Adamu na Eva. Bamaze gukora icyaha, iyo sabato yari imaze nta kintu yari bamariye, nta na kimwe, ahubwo imirimo y'Imana yarakomeje. Noneho Imana iza kugira impuhwe kubwo gukunda umuntu, kuko yaremye umuntu imukunze. Nuko Yesu aza ari igisubizo ku Bisirayeli bananiranye bose, aza ari igisubizo ku ntabwa, abantu batagira shinge na rugero, badafite isezerano na rimwe, badafite n'amategeko. Yesu aza ari hagati yabo, aza atarobanura abana b'Imana gusa. Icyakora misiyo ye yari iyo gukiza ubwoko bw'Imana, Abisirayeli. Niyo mpamvu twasomye muri Yohana havuga ngo yaje mube abe ntibagira gute, ntibamwemera. Ngo icyakora bamwemeye bose, n'abatari bagenewe urukundo rw'Imana, n'abatari bazwi, n'abadafite gakondo ku Mana. Twibuke ko abantu Imana yari yaratoranyije ishyanga, yari yaratoranyije kugira ubwoko bwayo, kugira abana bayo, n'Abisirayeli gusa. Ntabwo ari isi yose, ni ubwoko bw'Abisirayeli gusa nibwo bwari bwaratoranijwe. Ni ukuvuga ngo isezerano rya kera ryerekana neza ko abantu b'Imana, abantu bashakwa n'Imana, abantu Imana yita abana bayo, n'Abisirayeli bonyine. Abanyamahanga ni intabwa, ntibagira naho bamenyekana na hato, nta nubwo bazwi. Abo ngabo ngo bari kure y'amasezerano nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Abo ngabo ni abaremewe kubaho uko nguko, ni ishyanga ritagira umutware. Noneho Yesu aje kureba neza no kwerekana neza ko amategeko yananiranye, Abisirayeli yabananiye kuyagenderamo. Kubw'urukundo Imana yabakunze, yabahaye amasezerano, irababwira iti noneho mwe murananiye, ariko ngiye kubaha ikimenyetso gikomeye. Abahanuzi barano bavuga ngo muri mwebwe hazavuka umucunguzi, kuko mwebwe n'abatoranyije nk'ishyanga natoranije, narirahiriye kubw'umugaragu wanjye Aburahamu, kubw'isezerano namuhaye sinzabareka. Muri mwebwe hazavukamo umucunguzi, uwo niwe uzasohoza, uwo niwe uzashobora ibyo mwe mwananiwe, kuko n'ubundi murabona ko nabamaze mbica. Uribuka yuko isabato bayihabwa baruhuka, iyi sabato yari isabato yo kwibuka neza ukuntu bavuye muri Egiputa mu maboko ya Farawo. Urabyibuka neza. Ntabwo nifuje ko tujya mu maverisi kuko birahari twabisoma, ariko niba tubizi neza n'abandi badukurikiye, iyi sabato yahawe Abisirayeli kwari ukugira ngo bayiziririze bibuka neza ukuntu bakuwe muri Egiputa mu maboko ya Farawo. Abo ntabwo ari abanyamahanga, n'Abisirayeli gusa. N'Abisirayeli hariya muri Aziya, hagati y'Uburayi, hagati ya Aziya, hagati ya Afurika, hagati ya Aziya zombi. Hariya niho ubwoko bwa Isirayeli butuye, niyo mateka duhora tuvuga. Abisirayeli ni abantu bafite n'uruhu rugaragara, n'abagakunze kuba ari banini, ni igihugu gifite ubudahangarwa kuri iyi si. Ni igihugu ushatse wavuga ngo ibyo kivuze ni ushatse, uretse ko wenda batavuga ko ari ntagondwa, ariko ubu ni igihugu cyabaye rurangiranwa umugani w'umurundi. Bitewe n'iki? Bitewe n'amateka gifite, bitewe n'isezerano gifite. Abo rero harimo ubwoko bwitwa Abayuda muri abo Bisirayeli, nkuko ubizi ko Abisirayeli bigabanyijemo ibice bibiri, haza Abisirayeli, haza n'Abayuda. Abisirayeli bari imiryango 10 kuva kuri Rubeni kumanuka. Hanyuma hakurikiraho ubwoko bwa kabiri aribwo bwa Abisirayeli nanone, ariko bwitwa Abayuda, kuko Abayuda yari imiryango 2, umuryango wa Simiyoni n'umuryango wa Yuda, nibyo? Noneho abangaba bakaba bitwa Abayuda. Aba Bayuda rero aribo Bisirayeli nyine, nibo bari bafite mu gihe cyo kuza kwa Kristo Yesu. Aba nibo bari bakomeye kuri iriya sezerano ryabo, kuri uriya muhango wo kwibuka isabato, ku itegeko ry'isabato. Andi mategeko yose burya dushatse twanayihorera, twirebe itegeko ry'isabato. Iri sabato yarabarebaga, kuko ubundi Yohana aza nkuko twabisomye. Yohana yaje asanga isabato ari isabato, urumva, kuwa gatanu
cyangwa se kuwa kane cyangwa se ubwaryo bwo niba tuvuga ku isabato ukuvuga ngo kuwa gatanu ubwo haba ari uwuhe vendredi ni kuwa gatandatu w'ibyanditswe kuwa gatandatu w'ibyanditswe hari abantu barahagararaga mu bwoko bw'abayuda kuko ryari itegeko ryabo ariko abanyamahanga ntabwo byabarebaga kandi bari batarakira agakiza bari batarabona agakiza kuko umwami Yesu yataramenyekanishaho ariko bari bamufite nk'isezerano kuri ririya sezerano kubwira ryo muri Aburahamu muri bice 12 umurongo wa 3 avuga ngo muri wowe Aburahamu niho nzahera umugisha amahanga yose atari Abisirayeli cyangwa abayuda gusa ahubwo amahanga yose azabona umugisha rero ni agakiza noneho mu gihe Yohana yaje imihango yose yarakorwaga yose nk'uko yari itegetswe mu bwoko bw'abayuda cyangwa se mu bwoko bw'Abisirayeli Yesu aje araza akiza noneho Yohana akaba yamubararikiye ababwira ati nguyu uwavuzwe wahanuye Simiyoni we wenyine yaravuze ati nanjye ndashima Uwiteka Imana mwami Imana sezerera umugaragu wawe kuko agakiza wavuze kuva kera nanjye ndakiboneye nushaka usezerere ngaka kandi uyu nguyu niwe uzayobora amahanga yose kandi uyu nguyu niwe mwami w'abami kandi uyu nguyu azasohoza ibyanditswe byose kandi uyu nguyu nta muyuda nta mugira iki azafata ubwoko bwose buzaba ubwoko bw'Imana ntago buzaba ari bwa bundi bwatoranyijwe gusa kubwo kwibuka ibyanditswe no kwibuka ibyahanuwe no gusoma neza ibyanditswe byera byatumye Simiyoni ahanurira ababyeyi ba Yesu arabwira ati nguyu uwavuzwe kuva kera Yesu rero uyu nguyu yaje igitangaza cyabayeho nuko we yaje noneho aza abantu bamwiteguye banamwemera ariko noneho bagiye kubona babona we ntago ari gushimikira ku mihango y'amategeko cyangwa se ku mategeko nk'uko yari ameze batangira kumutega imitego bakajya bamubaza bati ese kutaziririza isabato nitugira akanya turaza kujya mu maverise tubirebe gusa no kujya ducunguza uburyo umwete Yesu mu mirimo ye yakoze akimara kugaragara yakoze ibitangaza 7 ku isabato aho ku bitangaza 7 ku isabato ubu bwoko bw'abayuda bufite isezerano by'isabato bufite itegeko bubaha kandi bagenderaho nk'isabato kandi byari ngombwa ko bagomba kubahiriza isabato nk'iyo bahaweho kubakiza cyangwa nk'iyo bahaweho kugirirwaho umugisha ntago bayiherewe ngo bakize uretse ho gatoya noneho kuko iyo baza kuba atari ukubakiza isabato turaza kuyitegereza nayo niko babyibwiraga ariko siko Imana yibahereye mu biganiro turaza kureba isabato uretse kuvuga ko ari itegeko turebe ikimaze kugakiza niba ari ukumvira Imana turaza kureba niba koko umuntu wubahiriza isabato aba yumviye Imana turaza kujya mu mwuka buri muntu wese ajye mu mwuka kuko ubundi ibintu ibyanditswe byera n'iby'Imana nk'uko Imana nayo ari umwuka ubundi bisobanuye mu mubiri iyo bitekereje ukoresheje imbaraga z'amaboko cyangwa se ibintu bifatika mu Kinyarwanda mbare ko mbivuga ibintu bifatika birebeka n'amaso ibyo nibyo bita ngo ni ibintu by'ibinyamubiri ariko ibintu biri mu kwizera bitagaragara ibyo nibyo by'umwuka uretse gatoya wibuke ko dufite iminota ingana noneho reka ngere ku musozo kuko icyo nshaka kuvuga ndashaka gusobanura isabato neza nerekana ko isabato ari iy'abayuda sinyihakana ko kwiriye kubaho n'ubu ngubu ugeze muri Isirayeli usanga abayuda bagomba kubahiriza isabato ariko abanyamahanga ngiye kukubwira abanyamahanga abari bo rero abanyamahanga naho baboneye agakiza ko atari ku mategeko yego n'abayuda ntibigeze bakabonera ku mategeko ariko ntabwo ushaka kwita kuri ibyo ndashaka ahubwo kureba isabato abireba ni bande noneho abantu bayishingikirizaho icyo ngicyo bayishakamo bazakibona ariko n'abantu batayiyomekaho kuko atari iyabo ntabwo tubaciraho iteka kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa munywa cyangwa iminsi mikuru cyangwa ibyo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato kuko ibyo ari igicucu kibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo amen aya namagambo Paulo yivugiye ubu urankundira ngira icyo nyavugaho buretse ho gato mbere yo kugira icyo yavugaho nago nigeze nifuza kukwentera butinga yego wambwirije nanjye reka nanjye nceceke ariko nta kibazo n'ubundi turaza kuza guhanahana twavuze ngo simpaka noneho ahangaha byerekana neza iki byerekana ko abayuda bo bagombaga kubikora nk'itegeko ryabo bahawe ariko abanyamahanga bari abanyamahanga none isezerano abanyamahanga bafite rero niri barifite hano handi twasomye mu itangiriro ngo amahanga yose azahererwa umugisha hehe muri Aburahamu bizaza bijye muri Yesu batsindishirizwe no kwizera rero kuri he ntara dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana usomye ku bice 12 ngo icyo akora kuko yaje mube abe ntibamwemera ni b'abayuda
abayuda bo barakomeje bihekera amategeko. Harimo imitwe ibiri uzayikurikirana neza uzasanga ariyo yahazabishije Yesu, yaramugerageje cyane nuko yari umwana w'Imana. Harimo abasadukayo n'abafarisayo. Abangaba barwanye ku mategeko cyane cyane isabato. Yesu yakiza ikirema ku isabato, induru zikavuga. Yesu yahumura amaso impumyi ku isabato, ibibazo bikavuka. Yesu yagendana n'intumwa barya amasaka ku isabato, akabacira imigani ibyo Dawidi yakoze, amategeko yirengagijwe ntibabyumve. Bo bagashaka kuvuga ngo no, uyu muntu afite dayimoni, uyu muntu ntanuga ari umwana w'Imana, kuko iyi sabato biragaragara ko yashyize ku ruhande. Nawe arangije arababwira ngo erega mwitinda ku bintu byose byanditswe, byabasohoreyeho none ntabyo muzi. Ni ikosa ry'imyumvire. Jyewe ubwanjye ndi umwami w'isabato. Amen. No kuvuga ngo jyewe umfite, aha niho nshaka abafite isabato. Nyemereye masoreze. Yego. Jyewe umfite. Abafite isabato. Abafite buri kintu cyose. Uti kubera iki? Ubundi Yesu ni byose kugize gute? Kumufite. Niwe kambwira yo kumugira rero. Nyemereye mpita masoreza, nirinze kujya mu verse menshi kuko ibyo navuze byose biri muri Bibiliya. Dore ukuntu bakira Yesu rero. Ubundi Yesu niba ari byose. Minota wayirengeje nanjye urangije. Nanjye ndakongeza. Iminota irahari rwose ndakongeza. Ntugire ikibazo. Yesu yaravuze ngo unyizera wese. Kuri ngo icyakora abamwizeye bose yabahaye ubushobozi. Wumve? Ego. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Reka nkubwire ikintu cyitwa kuba abana b'Imana. Kuba abana b'Imana, reba umwana kwa se. Umwana kwa se ni ibice akora kugira ngo agumye kuba umwana. Ntabyo abikora kuko ari umwana de. Ni umwana ntibihinduka, afite gakondo, icyo ni cyambere. Urumva? Icya kabiri afite umurage. Icya gatatu buriya ibyase nibyo bye. Nta yindi mirimo akora kugira ngo agumye kuba umwana. Nta n'ikindi kintu yubahiriza kugira ngo adakurwa ku bwana. We aba ari umwana mu rugo. Isa yabyemera atabyemera no mu ndangamuntu abayanditse, nuko iki gihe batabyandika. Ariko uko byagenda kose uwo mwana aba ari umwana uko byagenda kose. Hari umwana mubi ariko abiheshwa n'iki? Buretse turebe iyo abaye mubi tureta tujya ku mwana w'ikiraro uko byagenze. Isa yaragiye ajya kumushakisha, amukura mu isayo mbi kuko ari umwana we, ntabwo yari kumuta, ntibishoboka. Ariko noneho icyo ashaka kubwira abiheshwa n'iki? Buretse Dominique turasoza gihe ki? Ntugire ikibazo turageza mu masaha ashoboka kuko dufite n'ubutumwa tuza gusoma. Icyo ashaka kubwira ni iki? Nuko Yesu wenyine gusa mu kanya tugiye gukurikira publicity. Icyo ashaka kubwira ni iki? Ndashaka kubwira ngo kwizera Yesu ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo ni ukwizera ku ijambo gusa, ngo genda avutse barambatije, ngo jewe ngo bahise bansindira ngo mbaye umukristo, ukagenda mu nzira ngo uri umukristo. Ntabwo ari ibyo. Kwizera Yesu ni ukwizera ko ari umwami. Iyo umwemeye ko ari umwami, yima ubwami muri wowe. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo wowe urarekura. Urumva? Nta bintu byo kubangikana na Yesu. Ngo urafata amategeko nawe ngo agutware, ngo wongere ufate imirimo ngo igutware, ngo wongere ufate ibintu none ufate na Yesu ngo aze yime ingoma muri wowe. No. Ni ukwemera ko Yesu ari umwami. Numwemerera ko ari umwami, icyo ni kimwe. Icya kabiri, uzemera ko Yesu ari umukiza. Niba ari umukiza, ubwe wenyine azaza gukize. Nagukiza ibyitwa ibyaha byose arabigukiza, abikubabarire. Icya gatatu, arakubera umucunguzi. Naba umucunguzi, ibyaha wakoze kera, ibyo wakoze uri mukuru, n'ibindi byose byaza nyuma yo kumwizera, ariko kuko umwizera amufite ntashobora kubikora keretse kuko ari mwisi. Ibyo byo ni isomo rirerire naza kugwa mu kanya nitugira umwanya. Reka nsoreza ahangaha. Icyo ashaka kubwira ni iki? Muri make isabato ko mbisoma hano muri Bibiliya, mbona neza ko igenewe abayuda. Noneho iyo bigeze ku cyumweru, nkuko wagiye ubyisomera ko icyumweru ari umunsi kuko ari itegeko ry'Imana tubona ari muri Kuva 20 yo gutegeka kwa kabiri ibice 5:12 bibuka neza kuva muri Egiputa. Sibyo? Noneho turebye noneho itandukanye n'isabato n'umunsi w'umwami ari cyo cyumweru, nibyo nashaka kubwira. Burya abantu benshi bakunze kwitiranya isabato n'umunsi w'umwami ari wo wa mbere w'iminsi 7, bagahita bemeza ko icyumweru ari cyo sabato y'abakristo. Ariko mu by'ukuri burya ntago ari byo. Ahubwo icyumweru, kuko uribuka ko hari aho bavuga ngo bajyaga impaka ku isabato. Burya bari abakozi b'Imana ba Paulo n'abandi bose bajyaga bajya gukora impaka n'abayuda, bare bene wabo kuko bari abanyamategeko kimwe.
bakajya impaka. Ikintu bajyagaho impaka uzagishakisha ukimenye. Ariko ngo bugacya bakajya gukora amateraniro ngo bamanyagura imitsima. Ibyo nabyo twabisoma, bakamanyagura imitsima, bagahugurana ku ijambo ry'Imana. Ari uwa gito aya masomo se nari nyafite hano. Wewe ni wari uyafite, Bibiliya irafite ahubwo. Noneho ahangaha bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko ubitekereze ko habagaho amateraniro abiri kuri bo. Bakoraga isabato bugacya bakagira gute. Ariko ku isabato urasanga Paulo n'abariya abigishwa be n'abandi bantu bagiraga iteka babaga bari kujya impaka. None ushatse wamenya ngo ku isabato kuki bajyaga impaka. Uzagicukumbura rya jambo rya nyenda rishaka noneho reka nze nguhe ijambo soza kuri iki kintu, kuri itandukano ry'isabato n'umunsi w'umwami aricyo cyumweru. Ariko uzirikane neza uko cyagiyeho. Nabikubwiye ngo uhigihamya ntiwagiye akanyanga iki imbere yawe. Ubundi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa dusangamo iminsi ibiri igaragara mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa. Mu gihe cy'itorero hari isabato igaragara ko yari y'Abayuda, basomaga amategeko bagasoma n'ubuhanuzi nk'uko wabyiye ubyisomera. Noneho usomye noneho mu byakozwe n'umwa 13:14 nohane naho wasomye cyangwa byakozwe n'umwa 17:2 aho bamanyaguraga imitsima. Habaga ari ku cyumweru. Ubu tuvuga ku cyumweru ariko wari uwa mbere w'iki w'isabato. Na Bibiliya ivuga ko ari uwa mbere w'isabato. Noneho kuvuga ngo uwa mbere w'isabato niho bakoraga iteraniro, niho havuye icyumweru. Iby'icyumweru turaza kubigarukaho mu kanya. Reka nkongerereho iminota, reka nguhe iminota 5 nanjye mfate indi 5 yo gukora umwanzuro w'ibyo tuvuze, tumenye ikiza gukurikiraho. Murakoze 5 yubahiriza. Aha rero hari agatabo urakabona kitwa ngo wisoma agatabo. Soma Bibiliya. Hari amagambo yakavuzwemo ngira ngo nifashishe. Wikuri ukavuga kuko abantu bose ntibagafite kandi n'uwakanditse ntabwo yahuriweho n'abantu benshi nkuko Bibiliya zahuriweho n'abantu benshi. Kuko ubundi urabona amadokitrine ariko atanga inyunganizi ku byo wavuze. Reka nkubwire n'uwigisha abantu agatabo bizaba ikibazo. Ikiza ahubwo wowe wakifashisha ibirimo ukaba wabisoma, ariko ntuvuge ngo agatabo runaka. Ubwo vuga Bibiliya runaka, uvuga iki bivugaho nibyo byiza kugira ngo abantu batwumva tutabaheza murongo abanga. Oya nta n'ingorane yo kukabarangira kuko ntabwo kasohotse ari kamwe. Reka nkubwire Dominique, mu nyigisho zacu twerekana nk'ikitegererezo cyiza kugira ngo hatagira umuntu uba mu ruhande rw'umubisha akatugaya. Ahubwo twerekana amagambo ari muri Bibiliya. Ibyo bindi wasomye mu bitabo bitahuriweho n'abakristo bose tubyihorera. Kuko n'abandi barabifite ariko ntabwo bigeze babivuga. Nanjye ndabifite ariko sinabivuga. Twakomeza. Hari icyo yavuze ngo isabato yari y'Abayuda. Rwose iki ntabwo twemeranya kere. Reka nkiguhakanire turebana. Isabato yahanzwe n'Imana mu irema. Nubwo abande buretse nibyo ngiye gusobanura. Kimwe n'andi mategeko yose uko ari 10. Kandi ririya kosa bene data b'Abayuda bakoze ryo gufata amategeko bakayashakamo gukiranuka kandi adatanga gukiranuka, ntabwo ari kosa ryatuma twanga iby'Imana avuze, ubwo twe twari kosoza kwemera ibintu nk'uko Bibiliya ibiduhamiriza. Adamu rero Imana ikimara kumurema, urabizi ko atari waremwe mbere ahubwo haremwe ibintu ibyo ari gukenera mu buzima. Ngo Imana ibona ko ari byiza iraruhuka. Urumva? Mu gihe rero umuntu yari amaze gucumura, Imana itakibona ko ari byiza, amaze gutandukana n'Imana mu buryo bw'ibigaragara, isabato ntacyo yari, kuko isabato ni ikimenyetso kirema cyo kujyana na anniversaire. Imana yari umuntu kugira ngo ajye buri cyumweru uko iminsi 7 ishize ajye yibuka yuko afite aho akomoka. Iyi si turiho ifite aho ikomoka, n'imigisha tuyihabwaho nayo ifite inkomoko, kandi iyo nkomoko ikaba ari Imana. Imana rero mu isabato nk'umunsi w'ikiruhuko kugira ngo kuri uwo munsi ajye yibuka neza nyine ko Imana ari yo muremyi. Umuntu amaze gucumura, Imana ntiyamuhatiye kubahiriza isabato, ahubwo yashatse uburyo bwo kugara wa musabano yari ifitanye n'umuntu. Yabikoze mu buhe buryo rero? Kristo nubwo yabonetse komeruka y'ibihe, agatambwa komeruka y'ibihe, ariko ibyanditswe bivuga ko mu buryo bw'ibishushanyo by'ibitambo Kristo yasezeranywe mu nama y'agakiza. Wibuke ko Adamu na Eva barakize kubwo kwizera bagiriye mu ntama baturiyeho ibyaha yashushanyaga Yesu Kristo. Uwamaraga kwiyunga n'Imana nk'uko Adamu yabikoze, nk'uko Abeli yabikoze,
nk'uko nawe yabikoze, Seti, Lameki ndetse n'abandi. Abo bose bagiriraga umugisha ku Uwiteka. Ntabwo Aburahamu ariwe wabaye uwa mbere wagira umugisha ku Uwiteka, kuko Aburahamu atari we wa mbere wiyunze n'Imana cyangwa kumva amabwiriza yayo akemera umuhamagaro wayo. Nabo bose bagira umugisha ku Uwiteka. Umuntu wabaga agira umugisha ku Uwiteka n'ubundi yamenyaga ko Imana ariyo muremyi. Iminota ngenda yubahiriza humura. Yemeraga ko Imana ariyo muremyi, kubw'ibyo noneho rero akagira ikiruko cyo mu mutima, kuko atekanye, kuko afite Imana muri we. Ariko ya anniversaire igaruka uko icyumweru gitashye, akaruhuka isabato mu buryo bwo kwibuka aho ava n'imbaraga zimubeshejeho. Ntabwo ibi tubijyaho impaka cyane, nta nubwo isabato wigeze uyihakana kuva kuri Adamu kugeza kuri uriya muhanuzi wa nyuma Maraki, ahubwo isabato twegeze ikibazo mu isezerano rishya. Ariko kuri Yesu twabonye n'ukuntu umwe twabibonye. Ikintu ngira ngo nsozerezeho ni iki ngiki, ni isomo rimwe gusa, umunota umwe. Amagambo aboneka muri Yesaya igice cya 66 umurongo wa 23. Niba ujya ukurikira ibivugwa muri Yesaya 66, dusezeranirwa ijuru rishya n'isi n'isi. Noneho arongera akagaruka akavuga neza yuko uretse kwiruka turi mu isi, igihe kizaza uhereye ku mboneko z'ukwezi hani mu isi ukageza ku mboneko z'ukundi, no guhera ku isaha tukageza ku yindi, abantu bazajya baza gusenga imbere yanjye, niko umwami w'Iteka avuga. Aha rero nsoza, Imana ntiyahindutse, ibyayo ntibyahindutse, hahindutse twe. Ahubwo twe twemera imyumvire y'Imana n'iki ijambo ry'Imana rigenza gutera ihamya. Niba isabato ifite inkomoko ku Mana, icyumweru kikagira inkomoko kuyu Silvestri nakweretse, ni umupapa 33 mu gatabo Uruhererekane rw'abapapa. Ubwo rero turi buze ikiruko cy'Imana n'icy'umuntu hakwiriye guhabwa agaciro ikiruko cyashyizweho nande. Reka ngusabe ikintu kimwe Dominique. Buriya umuntu akurikiranye umuzi w'igiti, ukurikiranye igiti ukareba umuzi wacyo, nibwo ushobora kumenya uko gihagaze, ko gishobora guhuha n'umuyaga cyangwa se ko gifite imizi ishoye. Ukuvuga ngo igiti gihagaze ntabwo wamenye ko gihagaze, ntushobora kumenya ko gikomeye cyangwa ko gishoye imizi neza, keretse ukurikiye imizi ukareba uko ishoye. Rimwe na rimwe ibitabo nk'ibi ngibi twakwifashisha by'abapapa, iby'abaki, by'abandi b'abami, hari umwami w'abami witwa Constantine, sinzi niba nawe warasomye ibye. Ni ukuvuga ngo hari umuzi, sibyo? Ariko Bibiliya icyo twemera twebwe twubatse ku rufatiro. Bibiliya iravuga ngo itorero ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, nitunyuranya n'intumwa se. Noneho intumwa uretse se, niba tuhagaze ku intumwa ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ikindi kibi bitabo waruvuzeho, nyemeraho gatoya. Yego, nyemeraho gatoya. Ku bindi bitabo giye ikintu cyo nakubwira cyo, niba Bibiliya yo tuyihuriraho ntitubasha kugera, noneho uraho utekereza abantu bizanira ibindi bitabo bindi. Bibiliya none ntituyihuriraho kandi nimwe ngaho noneho zana ibindi bitabo byinshi bitandukanye. Nakubwiye umwami w'abami Constantine ibyo yavuzweho bitandukanye n'ibyo uri kwerekana mu bapapa. Noneho n'ibindi bitabo ubu n'abandi bose bashobora kuzana, ushobora gusanga nabyo bidahuye. Mpakanya gato ngira ikintu mvuga gato cyane, ko naguhaye akanya wari. Impamvu nazanye iki gitabo, nyemerera ngusabe ikintu kimwe. Ego, urabona uvuze nk'abapapa cyangwa ukavuga abantu imyizere yabo, burya inyigisho yawe itangiye guhinyuka. Nuko muri Daniel hamuvuze, ntago havuze nk'uko ubisoma wowe, ahubwo wabisobanuye ukurikije imfashanyigisho zitari Bibiliya. Noneho izo mfashanyigisho wowe uko wazisomye zitarahuriweho n'abandi barimo barakumva, ni ikibazo. Reka turebe Bibiliya ikivuga. Itorero ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Bisobanuye ngo intumwa nusoma ijambo ry'Imana akarivuga uko riri. Abahanuzi nabayoborwa n'umwuka w'Imana, bavuga bati nimwumve uko Uwiteka avugana namwe. Abahanuzi urabazi. Ubu sinzi niba twahagara mu mwanya w'abahanuzi twebwe, sinzi niba twahagara mu mwanya w'intumwa, ariko tudahagaze ku mwanya w'abantu none banditse ibitabo bitari abo ngabo bari kuvuga muri Bibiliya. Ni ikitonderwa mu yigisha ryacu. Nituzana iby'abapapa tukazana iby'abapasitoro, tukazana iby'abanuze, icyo gihe turatangiye kwigisha inyigisho z'ubuyobe, inyigisho zitajyanye n'ijambo ry'Imana. Twigisha Yesu wenda niyo sabato kuko yanditse muri Bibiliya, ariko isabato nakubwiye ngo turebe ni bande yahawe. Ni abanyamahanga, kuko jewe nzi ko twara abanyamahanga, ariko twebwe abizera Yesu kuko aribyo byaduhesheje kuba abana b'Imana. Ntitukiri abanyamahanga, turabana bo mu rugo, turabo kwa papa. Ariko tutabiheshejwe n'isabato, tutabiheshejwe n'amategeko,
tutabiheshejwe n'imirimo, tutabiheshejwe n'imboneko z'amezi, tutabiheshejwe n'izuba, cyangwa tutabiheshejwe n'iki. Hari abantu bibwira ngo sande cyangwa se icyumweru, bavuga ngo sande, nyine bakavuga ngo uwo ni umunsi ngo dusengaho ibigirwamana, cyangwa se ngo abakristo bamwe basengaho ibigirwamana. Ngewe nsenga kuwa mbere, nkasenga kuwa kabiri, nkasenga kuwa gatatu, nkasenga kuwa kane, nkageza ku cyumweru cyangwa se kuwa mbere w'isabato. Twashaka twavuga no kuwa 8, kuwa 9, kuwa 10, kuko n'amatariki biravugika kuva ku itariki ya mbere kugeza kuwa 25 z'ukwa kangahe. Ibyo byose biravugika kuko Imana ntiyigeze ihagarara gukora. Yaretse gukora cyagiye imaze kurema umuntu isi imeze nka paradizo gihe cya Adamu na Eva. Ikindi gihe kuko mu isi harimo ingorane n'ibibazo, Imana ntabwo yigeze irekera gukora. Niyo mpamvu navuze ngo bisobanurwe mu buryo bw'umwuka, ntibisobanurwe mu buryo bw'umubiri, kuko ibintu byose bireberwa mu mubiri ubireba ushaka kureba amapreve n'ibintu bibigaragaza, ariko ibyo mu mwuka ubishakira muri iri jambo ry'Imana ridasobanurwa nk'uko umuntu avuga. Reka nguhe urugero. Ijambo ry'Imana ryerekana neza yuko Yesu ari umwami w'isabato. Kuba umwami w'isabato bisobanuye iki? Bisobanuye ngo we ategeka iki? Isabato. Bisobanuye ngo none iyo bavuze ngo kuba umwana w'Imana ni iki? Kuba umwana w'Imana ni ukuvuga ngo ni umwana w'umuragwa, ni umwana ufite gakondo, ni umwana utirirwa agira ibindi bintu akora kugira ngo abe umwana. Ntabwo ari imirimo itegetswe n'amaboko, ntabwo ari imirimo y'umubiri. Imirimo y'umubiri reka nyikubwire. Naho umuntu ashobora kwirirwa adakoze akavuga ngo uyu munsi ni umunsi wo kuruhuka. Uraruhuka, Imana iruhutse, twebwe twaba turi hehe? N'abanyabyaha buzuye isi n'ibibazo n'ingorane n'ibiza biri kuba muri iyi si, Imana iruhutse byagenda bite? None amagambo twasomye uretse gatoya ntabwo nigeze igiye nguca mu ijambo. Nifuje ahubwo kugira ngo umuntu wese amenye yuko Imana yaruhutse cya gihe nta bibazo byari biri mu isi, kuko nushaka kubisobanura mu mubiri, nge nashatse kujya tubisobanura mu buryo bw'umwuka. No kuvuga ngo twebwe umwana w'umuntu ahava akagera ntashobora gukora ibyiza, nubwo yakubahiriza isabato ntasohoke mu nzu, aracumura. Kandi iyo ucumuye rimwe uba wishe isabato. Kandi nigeze kubaza abantu babaza ngo mbese ninde wubahirije isabato ku buryo ashobora kwira ku munsi wa gatandatu cyangwa se ku munsi w'isabato bukira nta cyaha akoze? Kandi ko amategeko ko avuga ngo ucumuye rimwe aba yishe yose. Kandi gucumura rimwe ni ukuvuga ngo akoze icyaha, kaba kaha gato kaba kaha kanini. Bisobanuye ngo ntawe ukiranuka, abantu bose ni abanyabyaha. Niba ntawe ukiranuka rero, niyo sabato abantu bakabasha kwiringira ko hari ashobora kubonekamo kudohora cyangwa se ashobora kubonekamo gukiranuka. Nta gukiranuka, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ni umwami w'iki? W'isabato. Abamwizera bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu bice 3 bya Yohana ku murongo wa 10 ku murongo wa 18 niho nasomye ijambo rikomeye ririho n'ikidomo kugeza n'uyu munsi dukwiriye kuzirikana. Umwizera ntacirwaho iteka. Umwizera, uwizera Yesu ntacirwaho iteka kuko atakurikije isabato, kuko ataruhutse. Reka turebe ubugingo buhuriraho n'ibikorwa. No kuvuga ngo niba ihene yanjye itigeze ijya kurisha, niba ntigeze ngenda ibirometero byinshi, niba ntigeze nywa amazi yavomwe ku munsi wa 7 cyangwa se ku munsi w'icyumweru cyangwa ku munsi runaka, niba hari ibintu bimwe mu mirimo y'amaboko nahagaritse kugira ngo nsohoze gukiranuka, bihuriraho n'ubugingo bucumura buri saa. Ubwo bugingo bukizwa n'iki? Bukizwa no kwizera umwami wa byose w'aya mategeko. No kuvuga ngo umwizera nta yindi mirimo abagikeneye. Niyo mpamvu ijambo rye rivuga ngo umwizera ntacirwaho iteka. None ngiye kukubwira ikintu gikomeye uhita ukomeza. Uyu wamwizeye muri za nzira 3 nakubwiye, akizera ko Yesu ari umwami, ko ari umukiza, ko ari n'umucunguzi, atari bya bintu byo ku magambo umuntu agira imyaka ingahe bakamubwira ngo uri umukristo agakura yumva ngo ngiye ngo nizeye Yesu ngo ndi umukristo, ngo ibyo birahagije. Emerera Yesu yinjire muri wowe, ikintu azakora azakumanira umwuka wera. Uyu mwuka wera rero abantu bahabwa niwo mwuka w'ubugingo, niwo mwuka w'imbaraga, niwo mwuka uzaguha gushobora bya bindi byose, ya mategeko yose, kuko ari umwuka uva muri Kristo umufite, kuko akaba n'umwami wabyo, akaba umwami w'isabato, akaba n'umwami w'amategeko. Umufite amuha uyu mwuka. Uyu mwuka yamaze kumubatizwamo,
icyo gihe ababonye ubunararibonye abasohoje ibyariye amategeko byose. Hari abavuga rero ngo kwizera Yesu gusa ngo noneho ngo birahagije ngo twikore ibyo twishakiye. Ntibishoboka. Abo bamwizera ku magambo. Umwizera abihamisha umwuka wera n'umuriro. Si umubatizo wo ku gahanga, si umubatizo wa wundi wo mu mazi menshi, nta nubwo ari umyizerere, nta nubwo ari ibikorwa byo kureka gukora imirimo runaka, si ukureba ukwezi ngo kwabonetse, si ukumenya ngo ni ukuziriza iminsi runaka, ahubwo umwizera wese akizera izina rye amuha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Hari umurongo wa 13 rero muri Yohana igice cya mbere ngo abo ntago babyarwa n'umubiri cyangwa n'amaraso, ahubwo babyarwa n'Imana. Reba kubyarwa n'Imana rero nukuwe. Mu gihe cy'intumwa bamaze guhabwa umwuka wera nibwo beruye za mpakana kubwiraga ziratangira amasabato abamasabato. Usomye hose nitwagiye mu Bagalatiya, ubutumwa bohereje turaza kububona kenshi usanga aricyo bavuga. Musome mu Bagalatiya, musome mu Baroma, uzasanga ari amategeko bavuga gusa ajyanye n'isabato, ajyanye n'amategeko. Aho bavuga bati Yesu bakamushinga. Reba nka cyagiye igihe akiza wari urwaye ubuhumyi, barangiye bavuga ngo uyu muntu si uw'Imana ngo kuko akora imirimo ku isabato. Babajije wandi wakize aravuga ati jewe icyo nzi cyo nuko yankijije. Ibyo kuvuga ngo n'umunyabyaha byo ntabyo nzi, ariko yankijije. Ariko abanuza abafarisayo baramwatatse, batangira kubona ko atubahiriza isabato kuko ari gukora. Nutekereza gukora rero kabishira mu mubiri ibikorwa n'imirimo y'amaboko, ntabwo iki gihe ari igihe cyo kwicara. Yesu yaravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'abantu myakiri ku manywa kuko bugiye kwira, aho umuntu atabasha gukora. Ahanga yashaka kuvuga ko iminsi yose ari y'akazi k'umurimo w'Imana. Reka nkubwire, uzi ko ushobora kudakora imirimo yawe. Icyo nemera gukora no gusenga. Ntago nemera gukora gusa udasenga, ariko ugomba gukora no gusenga. Iminsi yo kuruhuka ntacyo yakumarira, nta na kimwe. Kora kugira ngo ejo utaziganyira. Kora kugira ngo ejo utazaterwa n'ubushonji ukananirwa kwizera Imana. Nta muntu ushobora kwizera. Hari abavuze bati roho nziza mu mubiri muzima. Impamvu bivuga gutyo nuko umuntu wese wageze kure akagera kure umubiri wamuganjije nta by'umwuka afite, uwo nguwo yiganyira ku Mana, ntago ashobora kwizera. Bivuze ngo ugomba gukora hakiri ku manywa, igice cyose ukora ibyo ukora byose biguteza imbere. Ibyo ni ibituma mbere yo kubwiriza abandi urabanza ukibwiriza. Uzarebe washonje ko ushobora gusenga, uzarebe nta mafaranga ufite kuko fuko wasenga. Oya reka tubyumvikaneho kimwe, iyi studio ntiwayikandagiramo. Udafite amafaranga wahagera utese. Ibintu nukuvuga ngo ugomba gukora. Rero iminsi yo kuruhuka ntago iki gihe ari icyacu, abo ni Abayuda bahawe amategeko. Twebwe twahawe agakiza, tugomba gusiganwa ahubwo tugakora umunsi ku munsi dusenga Imana, kuko itegeko ry'Abayuda ritandukanye n'itegeko ry'Abakristo b'abanyamahanga bahawe agakiza kubwo kwizera. Reka tugere muri aka kanya keza, reka turebere ku butumwa bugufi. Byo ni byinshi byo twavuga, gusa ntabwo turi kujya impaka, ahubwo turashaka kureba icyo ijambo ry'Imana rivuga. Reka nazo twazigiye ariko kandi ntabwo turi kujya impaka zimwe zango turwane. Uyu waravuga ngo ndiga fotozi ku mudugudu, aravuga ati musengere ku bw'uburwayi bwo kuribwa mu bitugu, inkorora ikabije, sinsinzira kubera uburibwe. Ni Valentina Inyamasheke. Uyu nawe aravuga ati Kerema mwaramutse, ndi Frodouard ku Rwimpiri, musengere nyoboke inzira ijya mu ijuru. Uyu ngo yayoboka inzira ijya mu ijuru. Ndi Pastor Jean Marie ADPR Rugamba. Kerema ibiganiro byawe biradushimisha, ariko dufite ibi byifuzo mu rubuga rw'abanyamasengesho. Ikindi ikiganiro amateka y'Abisirayeli ntabwo ku cyumweru tucyumva, benshi baba bagiye gusenga, baba bari kujya gusenga, mu gishakire ikindi gihe. Ibyifuzo byanyu turi kubibona. Uyu nawe aravuga ati mwaramutse, nitwa Solange ntuye Nyakabungo, nagira ngo musengere murakoze. Abantu benshi bakutubwira gusenga kandi nabo nta kibazo. Twakire n'umuntu kuri telefone twumve icyo avuga. Ala? Yego. Ndagira ngo mbashimire ibiganiro mutambukije ngo uko muri n'imitima y'abakirisitu. Yego. Yego. Haratubwira ngo imbere y'Imana. Yego. Nta muntu utsindishirizwa n'amategeko. Imbere y'Imana nta utsindishirizwa n'amategeko. Abagalatiya 3:23 kugeza 25. Yego. Hakavuga ngo icyakora uko kwizera kutaraza twarindwaga tubaye gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo by'amategeko atorera umushora kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera.
rwose urakoze cyane kwizera kumaze kuza Yego. ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera ari we mategeko ubwo iyo umuntu anyoboye akangeza kwa kanaka kwa kerema cyangwa kwa dominiko yego ntabwo agaruka kwa dominiko ngo aze kunyobora ahubwo nyoborwa na dominiko ngenda ku mategeko ya dominiko aho ngaho kuko nta waceza abami babiri nta wakeza abami babiri nkaba ngira ngo rero mvuge ko mu magambo yose mwaganiriye ndagira ngo mbabwire ko abakirisitu ntabwo twebwe dutwarwa n'amategeko yatwaraga abayuda ahubwo dufite amategeko y'isezerano rishya Yesu yatanze urakoze cyane aravuga ngo arakubaza Dominiko nakubazaga nti amategeko yatwaraga abayuda yavaga kuri nde yavaga ku Mana ariko ahabwa abayuda kandi nabo ntibayashoboye biragaragara ko hariya mu byakozwe no mu bice 15 umurongo wa 9 kugeza wa 11 yego Petero yabwiye abo bafarisayo bitwazaga amategeko ndetse babwira abakristo ba Kristo ko ntacyo bamaze kubera ati mwebwe mwikoreza abantu imitwaro namwe yabananiye niko avuga kugeza ubu ndagira mbabwire ko hashobora kubaho abantu bagenda barinda isabato n'amategeko ariko iyo bishe rimwe abayarimbuye yose bamara kumva bibayobeye bakajya kuri Kristo ngo ni abakirisitu ariko mu by'ukuri ugasanga ibyo avuga ni bya n'iby'abafarisayo yasebyaga abakristu bagasebya Kristo. Ubwo ibyaba byiza nuko amategeko yose twayareka oya ntabwo twareka kuko amategeko atwara ibigande kandi ibigande biracyariho none abakristo ntaho bahurira n'amategeko dufite amategeko y'isezerano rishya tukayoborwa n'Umwuka Wera ayahe iyo dusomye hariya muri Matayo turahasoma ndagira ngo mbabwire ko rwose hariya muri Matayo ibice 22 umurongo wa 36 ubwo twishatse tujya kuwa 37 na 38 tukajya kuwa 39 yego abafarisayo babwiye Yesu ngo tubwire itegeko rirushanye kubera ko bagira ngo bumve ko babwira rya tegeko bakunda kwitwaza ry'isabato arababwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose noneho kandi byakaravuga ngo ukunde mugenzi nk'uko wikunda aravuga ngo ayo mategeko ibijyanye byose nurira kuri ayo ngayo ntabwo yigeze avuga isabato ngaho nkundira ngira icyo nkubwiraho kuri ayo magambo maze gusoma ntabwo rwose ndi kure yawe kuko ubundi amategeko arimo imigabane ibiri hari amategeko 4 abanza nuza gusoma uraza gusanga ahuza umuntu n'Imana noneho akaba ariyo Yesu yavunjemo rimwe aravuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose amategeko 6 akaba ari amategeko ahuza abantu n'abandi kuko iyo wishe kuva ku itegeko rya 5 kugeza ku riheruka ni ukuvuga ngo ubuhemukiye mugenzi wawe ayo mategeko ni Yesu yavunjemo rimwe nanone aravuga ngo ukunde mugenzi no kugenza gute wikunda amategeko koko n'ibyahanuwe byuzurira muri ayo ngayo abiri ukunda Imana wayiramya ntiwaramya igishushanyo ukunda Imana ntabwo kuri uyu munsi w'isabato ntuwuramya kugira ngo ukunde uyitoneho ahubwo uruhuka uriya munsi kubera ko uruhukiye muri Kristo kandi ko uyu munsi ari umunsi ngaruka cy'umweru utwibutsa ko Imana ari umuremyi kugira ngo bakubwire iby'Imana okay noneho rero icyo ashaka kuvuga reka tubasabe pasiteri muse nk'abavuyeho noneho duhuze ibiganiro n'abandi gusa icyo mwavuze turabashimiye na Dominike icyo avuze turamushimiye kuko mwese tubashe kumvikana n'abadukurikiye Imana ibaho umugisha aha reka rero dushimire pasiteri Rudatsikira Celestin utubwiye nawe uko abyumva Dominike ntekereza yuko ni benshi hari abantu benshi bashaka ko tuvugana kandi ntabwo biri gukunda twari twavuze ngo tuzabihamagarira ariko mu bigaragara ubona ko iminota 5 twemerera njye nanze kwirirwa soma navuze ibintu bindi mu mutwe gusa ntabwo nigeze soma nawe nabonye hari byinshi n'ubutabona iki tutigeze tusesengura ariko mu minota isigaye yacu urabona ko twasatira ikindi kiganiro kandi twemeye kugitanga twaketse kuko n'ubundi nibyanditswe byera kandi nibyo turimo ariko reka dufashanye pastor yavuze ngo amategeko yose asohora mu buryo bw'umwuka umuhanuzi wavuze ngo nyuma y'ibyo
nzashyira amategeko yanjye mu mitima yanyu muyagenderemo. Bisobanuye neza ko hari amategeko abantu bazaba barimo bagenderaho. Noneho reka turebe rero, ahangaha hari ubutumwa. Mwaramutse, nitwa Lazaro ndi hano Igitesi. None ko tuzi ko Imana yaremye mu minsi 6, ku wa 7 ikaruhuka, ndetse uwo munsi ikawita isabato. Ese Imana yaba dukomeze, ese Imana yaba yarashimbuje isabato icyumweru? Ese byaba byanditse he? Kandi niba Imana yarahinduye umunsi, Muganza nasubize kandi nabwire naho mbisoma muri Bibiliya. Ahangaha uyu wenda reka nze mufashe, avuga ati niba uwa 6 cyangwa se isabato ariko byagenze, Imana yararuhutse, ese icyumweru cyo cyaje gute? Nicyo ari kubaza. Yego. Ubundi mu busanzwe jewe kubisobanura ngibi biranyorohera, numva mbikunze, kubera yuko iyi minsi yose uko tuyigenderaho, haba ari isabato haba ari icyumweru, ku bantu bumva ari ngombwa, ibyo byitwa amategeko. Ni ukuvuga ngo ari utekereza kuri isabato ashaka naho byanditse, ashaka no kugira ngo uwo munsi nawo uruhuke nk'uko Imana yabiruhutseho. Ni amategeko Imana yashyizeho isabato kubera ko ari itegeko, twabisobanuye. Noneho iki cyumweru rero twabonye ko ari umunsi wa mbere w'icyumweru, umunsi wa mbere w'isabato. Noneho kubaza ngo icyumweru cyavuye geranze kwirwa mbijyamo kuko nabonye ari byinshi. Wazanye butabo busobanura iby'abapapa, kandi je sinshobora gutinyuka kwigisha inyigisho nk'izo, kuko nakubwiye ko wenda nguhaye urugero. Hariho ikintu ngiye kukubwira gikomeye. Hari umuntu witwa Constantino wabayeho muri 311 kukomeza hejuru yo ngiyo, umwami w'abami. Constantino, uyu nguyu Constantino yari ni muri 321. Yego. Ni nyuma y'ivuka rya Yesu. Yari umwami w'abami, yanditse urwandiko rukubiyemo iri tegeko rivuga gutya. Nkuko twavuze ngo ibitabo tubyirinde, kuko abantu bashobora kwandika ibitabo nyine doctrine bakazamura. Uraza kubabwira aho babikuye, ariko kandi uraza gusanga ari mu gitabo. Ariko impamvu gena nuko yakibajije kandi agendeye kuri ibi bitabo, ariko gena nabyirinze kagendeye kuri Bibiliya da. we kuko arashaka kuvuga ngo nitwerekana aho byanditse icyumweru. Icyumweru namubwiye ko uwarwa ku munsi wa mbere w'isabato, niko babyita. Iby'icyumweru rero nibyo bivuga Sande. Sande bivuga ukwezi, bivuga Sande bivuga umunsi w'izuba. Uyu munsi w'izuba ukaba warashyizweho kubera ikigirwamana cy'izuba abaroma basengaga. Yego. Noneho ariko ibyo byabaye ari nabo mu mwaka wa 321. Yego. Kandi abakristo barakoze umunsi w'umwami Imana cyangwa w'umwami, aribwo bamanyuraga imitsima mu myaka yo mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa muri 321 ari hataranye. Oya buretse guhushura ntabwo byo, niyo mpamvu nabyirinze. Aho ko akibajije reka tukimusubize. Noneho muri umwaka wa 321 niho hagiye itegeko ngiye kuri basomera cy'umwami w'abami Constantine. Yego. Handitse ngo kuri Pidius perefe w'umujyi w'i Roma, abacamanza bose, abaturage bose bo mu mijyi n'abakora imirimo y'ubukorikori bose bajye bahagarika imirimo ku minsi y'icyubahiro, ku munsi w'icyubahiro w'izuba. Ariko abahinzi bagomba gukomeza imirimo yabo mu mudendezo kugira ngo badahungabanya ibimera byo mu mirima. Ibyo bikaba byatuma twibuza iby'ijuru ryaduteganirije. Uretse ibyo kandi nta wundi munsi mwiza ukunda kuboneka wo kubibaho impeke z'uruzabibu. Ibi byavuye mu rwunge rw'amategeko rwa Yustini muri chapitre ya 3 mu gika cya ku cyiciro cya 12 ahantu ku murongo wa 2. Reka nsaba abana akantu gatoya. Hari abantu bampamagara cyane, bareke nse gusohoka baze kubona kumpamagara. Ushaka kwitanga inyunganizi nahamagare kuri nimero ya radio. Noneho icyo nashaka kuvuga nuko iri tegeko rya Constantine ryaje muri uyu mwaka 321. Abakristo
bo batangiye kumanyagura imitsima ku wa mbere w'isabato bitegetswe na Constantine. Constantine niwe washyizeho ijambo gusa icyumweru cyo gusenga izuba, ariko abakristo bo bari uyu munsi bari bawufite wa mbere w'isabato. Banza ubyumve se. Noneho ndagira ngo rero mbwira abantu baduteze amatwi, nanjye iyo nyandiko ndayifite. umva nkubwire, reka ngufashe gato mbanze ngufashe, kuko umbujije gusobanura ikintu ntago umuntu ntabwo umbwira nakubuza uriya ndi kubwira ntabwo ashobora kucyumva kandi niwe ukibajije. Ni nabyo byiza buriya. yego. Noneho bisobanuye iki rero? Bisobanuye neza yuko ubundi ubwami, ngiye kukubwira ko n'Uganda ukagandira ubwami uzabugandiye Imana. Igihe cyose butanyuranya n'icyo Bibiliya ivuga. Abakristo ntago bemeye gusenga rino zuba, ariko uyu munsi bashizeho nk'uw'icyumweru nabo barawubarije. Ng'urugero se, ubu ngubu ubuyobozi buzazana gahunda uvuga ngo ndayanze, uvuga ngo iyi gahunda ndayanze. Waruzi n'ikindi uretse ko gatoya tudatera ibuye ku karere. Reka turekera icyo nshaka kubwira ni igiki turitere muri Bibiliya. ndashaka kukubwira ngo hariho inyigisho z'iki gihe zishobora guhura, zishobora kuzanira akaga abantu kandi Imana itazishyigikiye. Kubera iki? Kubera yuko ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana. Babyumvise? Kandi umuntu wese ugandira ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi, uwo nguwo wese abagandiye n'Imana kuko bushyirwaho n'Imana. Reka ngo nk'urugero nk'ibintu bavuga ngo bya visa kadi, bavuga nk'iki. Nk'ubu ngubu abantu benshi bantu bagenda ku myizerere y'inyigisho zimeze gutyo, abantu bamwe bareka gukora amafaranga, abandi bareka kujya mu bwisungane, abandi bareka bakavuga ngo ibyo byose ngo ni antikriste, ibyo byose ni ibintu bibi. Ariko nyamara ntibamenye yuko iby'umubiri bitandukanye n'umwuka. Aho ni inyigisho ya mbere ishingiye. Ni ukuvuga ngo iby'umubiri iteka biza bireba ibintu bifatika birebeka, ariko iby'umwuka tubibona mu kwizera. Mu kwizera bitandukanye n'iki? Bitandukanye n'ibyo byose. Reka ngo akanya nawe ubutumwa bwo ndabona ni bwinshi, ariko muri iyi minota wenda dusigaranye twasoma nk'abo ngahe. Hari ikintu wifuza ko ni gito cyane kugira ngo dusome nk'ubundi nka butanu? Kerema, ibyo mvuga ndavuga mbishikamyeho cyane, kandi ntabwo mbasha kubihindura ko nta bushobozi mfite. Nge ndahinduka ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Ahangaha hari icyo wari uvuze uvuga ngo uvuga ibi bya Constantino n'uburyo yashyizeho icyumweru kubera ko abakristo batagomba kurwanya leta no kugandira amategeko yayo, bahera ko nyine barakiruhuka. Kukiruhuka kwabo ntago mu mwuka babuze gusenga Imana y'umwuka by'ukuri, nubwo bishyizweho n'umuntu. Umva, imirimo itegetswe n'amaboko itandukanye n'imyizerere. Kubera iki? Reka nkubwire. Ushobora kuvuga ngo abantu uyu munsi ntibakore, sibyo? Batakora nzasoma ijambo ry'Imana, nibadasoma nzaririmba, nibadakora imirimo runaka nzasenga, nzakora imirimo yo guhimbaza Imana yanjye, sibyo? Kuko ni Imana y'umwuka ntayihuriye n'ibikorwa. Wabyumvise? Ntayihuriye n'ibintu bikorwa mu ntoki. Reka nkubaze ikibazo. Ubuyobozi n'ubugandire, reka nkubwire rero uzabukoze icyaha kuko bwashyizweho n'Imana. Bashyizeho itegeko ngo imirimo nimuhihagarike, mujye mu muganda runaka. Wowe uravuze ngo no, kubera ko jewe numva inyigisho yanjye, ugasanga wowe urashaka kuvuga ngo ntago nshaka kugira ngo nkore ibyo abantu abandi bakora. Ugandiye Imana kuko Imana niyo yashyizeho nde uriya muyobozi. Reka ndangize none. Constantine uyu nguyu amaze kuvuga ngo abantu bose bahagarika imirimo kubera yuko hari ikigirwamana cyitwa izuba. Naguhaye urugero ko abakristo kuva ku byakozwe no ku mwaka wa 60 nyuma y'ivuka rya Yesu, mu gihe itegeko ryagiye muri 321 buri gihe bajyaga mu rusengero bakamanyagura imitsima, bakajya kwigabura ryera, bagahugurana ku ijambo ry'Imana. Bisobanuye ko Constantine ashyiraho iri tegeko, abakristo bo uwo murimo barawukoragaho gusenga. Baje kucyita icyumweru cyangwa se sande, ariko ndahamya ko icyumweru mu Kinyarwanda bitandukanye na sande. Nubwo bavuga ngo ni icyumweru, ubundi icyumweru ntabwo ari umunsi. Reka twumvikane. Icyo nshaka kubwira nuko Constantine yabishizeho abakristo bo n'ubundi uwo munsi bawufite, ariko atari umunsi wo kuruhuka, ahubwo ari umunsi w'amateraniro. Kuko kuruhuka bo barabibatuwe. Kuruhuka bagendeye ku itegeko ry'Abayuda, bo ntabwo bagendera kuri iryo tegeko kuko ritabareba. Abakristo ni Abayuda bizeye bakareka kubangikanya Yesu n'amategeko, ndetse ni abanyamahanga bizeye bamwizeye mu gihe Abayuda bo babyanze. Abo bose yabahurije hamwe akora icyitwa itorero. Reka nkoresha umunota wanjye warumpaye noneho. Icyo nangiye kukubwira,
ni itegeko na Bibiliya irabihamya ko umukristo wese agomba kumvira leta. Ariko reka nkubwire, leta ishyirwaho n'Imana. Ikigaragaza ko leta yashyizweho n'Imana nuko yitondera n'iby'Imana. Ntabwo yashyiraho ubutegetsi ngo nurangiza buyigomere. Ndaguha urugero. Hari umuntu wagandiye leta mu gihe cya jenoside, agandira amategeko yari ariho kuko leta yari yabaye mbi, afata abantu arabahisha, kandi icyo gihe leta ntiyagenzaga gute, ntiyabishakaga. None se ubwo bayunguka mu rugo iwe bakamubwira ati yewe wari uzi ko birivuga ngo mwubaha ubutegetsi ko nta butegetsi butava ku Mana, bagarukiye aho ngaho yabahereza wa muntu bakamwica kandi akaba akoze icyaha. Tuzumvira leta igihe cyose ihamanya neza n'ibyo Bibiliya yigisha. Tuzanga kuyumvira igihe cyose izaba itandukiye mu kuri kwa Bibiliya ndetse n'undi wese. Nicyo navugaga, ariko mu cyifuzo suko nagandira leta kuko ndi mu gihugu kandi Imana yifuza ko mba umuturage mwiza, na leta niko nyifuzaho. Ariko nigira ibyihindura mu mahame y'iby'Imana ishaka, birakwiriye ko twumvira Imana kuruta abantu, niko ibyakozwe n'umwe havuga. Nicyo navugaga. Ngiye kugusaba ikintu kimwe. Donc iyo ufite ibintu usobanura by'ukuri, ego by'ukuri, ari leta ari n'izindi nzego, wenda tureke no gukoresha leta cyane, kuko twarebye leta ya Constantino cyane cyane, kuko twebweho abanyarwanda uko bakunda ijambo ry'Imana kandi ibyacu byo biratunganye n'igihugu cyacu tubikora neza. Ahubwo twari muri leta ya Constantino. Leta ya Constantino ukiteho cyumve noneho sinkigarukeho. Yaravuze ngo muri uriya mwaka 321, ego we yaravuze ngo abantu bose bariya muri iriya komine yavuze, muri ya prefecture nako iriya ntara, yaravuze ngo abantu bose bagomba kuruhuka. Ni itegeko ry'iki ry'umwami. No kuvuga ngo ubwo niba hari abaruhukaga ku isabato, we yongerewe ko abagono bagomba kuruhuka n'undi munsi w'icyumweru, sibyo? Ariko we yishingikirije ko ari ukubera izuba y'Imana yabo, sibyo? Noneho ntabwo yashizeho itegeko mwese muramya Imana yanyu. Icyo yasabye ni ukuruhuka. Wabyuvuze? Noneho uko kuruhuka yavuze nta hantu guhuriye no gukomeretsa imyizerere y'abantu. Oya, kereka abizera umunsi. Abizera umunsi bo barawurwaniye, n'ubu ngo baracyawurwanira. Bavuga ngo kubera iki hiyongereho undi munsi wo kuruhuka. Ariko ku myizere nakubwiye ngo iby'umwuka bitandukanye n'iby'umubiri. Kuko iby'umwuka ni ukwizera. Hari amatorero n'amadini abivuga neza ngo ni ukwemera. Uku kwemera kuvugwa gutandukanye n'ibikorwa rero. Noneho kuko bemera Yesu nk'umwami, cyangwa Yesu nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi wabo, kumwemera Yesu cyambere hano mu isi ahari mu buryo bw'umwuka, ntabwo agaragara, nta bikorwa arimo akora mu buryo bugaragarira abantu, kereka ibikorwa byo mu mwuka. Iyo ajya gukiza ibyaha, ntabwo ibyaha byanditse ku gahanga, ubu we kukureba nawe wamenye ko wababariwe ibyaha. Umuntu uri mu kabari yakarabye mu gitondo adafite ubutuna n'ibyo bita hangova, cyangwa se umuntu w'umusamanya atagenda za kapote n'ibindi byose, n'ibintu by'ibyaha nk'ibyo byose, atabifite ameze neza yigendera mu muhanda, ntushobora kumenya ko uriya muntu afite ibyaha cyangwa se ko uriya muntu yababariwe ibyaha. Kubera ko iyo mirimo Yesu ayikora mu buryo butagaragara. Iyo tureka abantu bakagira icyo babivugaho rante juste ibyo ngibyo Dominique, byari bikwiriye kugira ngo ubanze nawe ubimenye mbere uko abantu babyumva. Nje nabyumvise, ariko nanjye ndabyemeye. Muri minota nk'ingahe isigaye, reka twakira abantu kuri telefone. Aha turi rero mu kiganiro aho turimo turibaza iminsi abantu basengeraho, ese ihuriye hehe, ese itandukanira hehe ku mukristo? Umukristo ubundi umukristo ni muntu ki? Ese murabivugaho iki mwebwe? Ari ukuruhuka, ari ukutaruhuka, bifite izihe ngaruka ki ku bugingo bwawe? Ese hari icyo wabivugaho? Hamagara kuri 0784 837777 07 25 25 iyo ni Tigo. Hello. Allo? Allo? Oui? Maramutse? Uravuga iki? Ego? Ongera ijwi. Ihutishe. Ego?
iyo ubuyobozi butanze itegeko wenda bavuze ngo tuzakora umuganda tunawukora turawukora none se dufata amategeko ashyirwaho n'ubuyobozi tukayubahiriza Imana akatunanira ay'Imana tukayashobora akatunanira kuyubahiriza nkubaze nanjye mbere yuko ngusubiza ubasha kubahiriza amategeko iyo ugiye gukora icyaha wibuka ko ya mategeko nayasomye nayagenderaho mbasha kukireka ni ukuvuga ngo nta cyaha ukora ndagikora ariko iyo umenye ko ngifite ndihana nkababara none se ubwo iyo umaze gukora icyaha kandi waramaze kwiyemeza ko utakwiriye gukora icyaha hakurikiraho iki nyuma yo gukora icyaha hakurikiraho iki ariko ubundi ubaye umukiranutsi utaranyuze nta muntu w'umukiranutsi utaranyuze mu byaha noneho nta muntu wanga amategeko ahubwo amategeko atumariye iki adufasha iki ku bijyanye n'ubugingo aradufasha cyane aradukiza we mutego kere oya ndagira ngo numve ko avuga ko adukiza cyangwa ko kuva kare hose sinigeze mvuga ko amategeko akiza namukuyeho ni iki cyadukiza ni ukwizera Kristo Yesu none se washoje amategeko noneho ngiye kukubaza ego hirya amaze kugukiza kubwo kumwizera ikindi usabwa ni iki reka twumve icyo undi muntu abivugaho ndabona nawe wabaye umusubiriza Dominique amaze kudukiza amaze kuko kumwizera byaguhaye ubundi Kristo yadupfiriye ko turi abinanirwe turi abagome ariko kumwakira bidusubiza imugongo mu ngobyi twahozemo je nakubajije ngo kuko duheshwa kwizera Kristo n'agakiza umaze gukira hakurikiraho iki umaze gukira mu Baroma igice cya 3 umurongo w'3 batubwiye mbese duhinduza amategeko ubusa kwizera Pawulo ati ntibikabeho pastor yari bivuze ngo nyuma yo gukira nanjye nabivuze hakurikiraho guhabwa imbaraga kugira ngo ayo mategeko yashobore haleluya ni umwuka wera urumva kandi ni ubatirisha umwuka wera n'umuriro none somaze ngo batsaho tujya mu mwuka byo turica gahunda kandi byagize kubera yuko ntabwo birangiriraho abantu bahita bibaza bavuga ngo ubwo birarangiye hari undi muntu waje reka tumwakire yaje ariko yababa we iminota allo turakumva na Debayor Mushubati yego Debayor ambassadeur yego ndabashimiye ikiganiro cyanyu kiza komera cyane ku buryo muvuze byerekeye isabato n'icyumweru nyarutsa rwose igihe utakire Yesu mu mutima ntago wayishobora nukuri bambere wakira Yesu mu mutima yamara kugukiza kuko ari nawe sabato ikomeye noneho akagushoboza isabato y'umunsi yagiye naga bisobanuye neza naga arashe kuntego ati Kristo y'umwakira agushoboza isabato Yohana yavuze ngo genda ndabatirisha amazi ngo ariko hagati muri mwe ngo handusha ubushobozi akira nuriya muntu ngo n'uzabatirisha umwuka wera n'umuriro allo ntawe guriya da Allo? Yes. Nitwa Deri. Yego. Ndababwiye icyo nshaka kuvuga kuri icyo cy'isabato n'icyumweru. Yego. Mu by'ukuri iyo wakiriye Yesu mu mutima wawe. Yego. Abasha no guha isabato y'ukuri mu mutima wawe n'ubundi mu buryo bw'umwuka. Kubera ko yindi yananiranye. Turi kumwe cyane kubera ko igendere. Najya n'ikindi musobanurira. Tubaze. Ndajya musobanurire Yesu yaza kuri iyi si yaje nyuma ya Nowa cyangwa yaje imbere ya Nowa yaje nyuma rwose cyane imyaka myinshi cyane yagiye kwakira telefone ebyiri zonyine yego yes ninde ugarutse yego b'abayuda agize uri kumwumva niyongera ijwi ugira ute telefone yawe sinzi ikibazo ufite allo wi uhamuganza inka aha yubatse afite abana ego atankura n'ubwatsi
icyo nashakaga kukubaza yego ni uko wavuze ngo amategeko yahawe abisiraheli kandi iyo umuntu avutse mu muryango agakurikiza ibyo ababyeyi bamubwiye n'ubuvuzi bwa kabiri barayubahiriza amategeko bamuhaye. umwana uvukiye mu rugo ngo agandukira amategeko ahasanze kuko avukiye mu rugo nyine y'ababyeyi. kuganduka rero iryo jambo niryo nashakaga duhita turisorezaho. kuganduka bivuze iki? kuganduka iryo jambo riboneka mu Befeso igice cya 5. bivuze iki? bivuze kwemera ibyo ugiriwe. wamara kwemera hanyuma hagakurikiraho iki? ukabishyira mu bikorwa. aha ndashaka umuntu wa nyuma nawe mufatanyije mumbwire umuntu wabashije kugandukira ayo mategeko yarangiza akayashyira no mu bikorwa. kereka niba uhamya ko nta muntu uzajya mu ijuru. oya ntabyo nkubwiye jewe. dufite Kristo. ikintu ushaka kuvuga ni iki? abantu batuyanganira ko akabera akabazo ka tekinike. yego ikintu ushaka kuvuga ni iki? ni ukuvuga ngo niba hari umuntu nigeze kubibaza wambwira ngo jyewe nubahiriza amategeko yose nta na rimwe ndica. reka gutega umutego. ntago ari umutego kubera yuko abantu bose bakoze ibyaha ariko baracyanabikora. hariho abana b'Imana kuko bari mu isi. hariho abana b'Imana babiheshwa n'iki? no kwizera Yesu Kristo. none se ubwo ngubwo ikindi gikurikiraho ni iki? erega ntukomeze kuvuga ngo ko atari amategeko nanjye sinavuze ko ariyo. ntunshinze icyaha ntakoze. reka dusoze Dominique dusoze. yego umwanzuro twarimo twibaza ngo mbese umukristo ni isabato yego cyangwa ni icyumweru. ibyo bintu muri iki gihe turimo twigisha abantu iki? twigishe isabato, twigishe icyumweru, twigishe gusenga Imana, twigishe Imana y'umwuka itagaragara itagendera ku bikorwa n'abantu. dushaka agakiza mu buhe buryo? wenda icyo ndakikubaje nanjye uze kumbaza. yego dushaka agakiza mu buhe buryo? Yesu yaravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data ashaka ko bamusengera mu mwuka no mu kuri. ubwo ni muri teori no muri paratike. kuko abasenga data mu mwuka no mu kuri data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. reka nkubwire irya nyuma kere n'umuntu uteze amatwi radiyo. mu rugo iwawe hari amategeko, mu itorero usengeramo hari amategeko, muri leta tugira amategeko. ujya kure hano hari amategeko hano muri radiyo no muri radiyo hari amategeko. ni nayo turi kugenderaho. tuba ari nayo tureba itorero ryacu. no mu ijuru hari amategeko. niba wemera ko hazabaho urubanza rw'Imana urumva mu rubanza yo nta mategeko urubanza ntirushobora kubaho. n'abatangabuhamya ntacyo baheraho. niba wemera ko mu ijuru hari urubanza n'amategeko ariyo. ngiye kukubwira avoka rero wa mbere muri urwo rubanza kuko narwemeye. hari umucunguzi. ariko umucunguzi amatwi se wumve. hari umucunguzi nkuko nabikubwiye muri bya bindi bitatu. waducunguye iki? yaducunguye icyaha kubwo kumwizera. ni iki cyerekana ko icyaha kibaho? icyaha se nakubwiye nkuko amategeko wowe nta muntu n'umwe wigeze ajugunya amategeko uri kubyumva ariko abayiringira ntabo nanjye nabihakanye abayiringira nanjye simbashyigikiye imirimo itegetswe nayo. reka nibihane. reka nkubwire rero imirimo itegetswe n'amategeko. reka nkubwire imirimo itegetswe n'amategeko ku isabato. sinshobora kurya ibiryo bishyuhije ku isabato. iyo ni imirimo itegetswe n'amategeko. ubwo uzi impamvu? hari ubirya hari n'utabirya. ariko wari uzi ko ibiryo bikonje ku murwayi w'igifu bishobora kumwangiza. ahubwo uri muganga mwiza. noneho rero reka nkubwire noneho abantu uraba batuye uba batuye ku isabato. ku isabato barya ibintu byakozwe ku isabato. izo detaye ntazo nagiyemo. turi kujyana ari uko twari tugiye gusoza ukuntu ariko reka nanjye mbaza nakubajije nanjye mbaza dusoze kuko nawe nkubaze Kerema kabazo kivuze urumva amategeko y'Imana ntagabanyika. niba wemera ko hari ariho ubwo niryo ryavanywemo naryo rigenje guteririmo. ikintu kintangaje ni ukubona abantu ubuhanuzi buvuga neza ko Bibiliya izahindurwa ikagira ibintu bikurwamo muri Daniel no mu byahishuwe. ariko ibyo ntabwo twere tubijyamo kuko twari ibisabato ntibayihinduye. nanjye reka nere kubijyamo. reka nere kubijyamo. noneho tukagera ubwo tubona ibyo bintu bisora nk'uko byahanuwe kugeza umunsi kwa tugitsimbaraye ku by'abantu bashyizeho tukanga iby'Imana yavuze. simbizi njyewe Imana nizera ni Imana idahinduka. amategeko yayo nubwo atankiza yambere umushora kungeza kuri Kristo. ubu ndasaba Kristo kuba muri nge no gukurira muri nge no kunkuza ngo mbashe kugira ku gihagararo kiwe kandi kubwo kumwizera birashoboka. urakoze cyane Dominique.
reka tubashimire rero abo twabanye kuva mu gitondo. Imana ibaho umugisha muri bigano twagiranye naho butaha. Clement Muganza niwe mari muri kumwe hamwe na Dominique. Dominique Imana ibaho umugisha kandi Bibiliya ivuga ngo nitujya impaka cyangwa se turimo tugera twirinde guconcomerana kugira ngo tutamarana.